iya ababyeyi mukurikiye hano mu mezi make cyane hano tukwigisha imyuga ugasohoka uhita wibonera imirimo yo gukora kuko iri ni ryo shuri ryizewe ubu mu Rwanda ndetse ribifitiye n'uburenganzira buhambaye na diplome baguha cyangwa se certificate baguha aho yijyanye ku isoko ry'umurimo ihabwa agaciro cyane gakomeye umve ari International Art College ishuri rya mbere ry'ubugeni ryigenga mu Rwanda ritambutse ubumenyi ngiro mu masomo akenewe hanze ha ku isoko ry'umurimo mutambuka rero mukarishya ubwenge muri creative art video production photography graphic design web design software development computer hardware and maintenance electronic services CCTV camera installation na music iri shuri ryakira barangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cyayisumbuye ndetse na kaminuza yemwe n'abacikije amasomo ifasha kandi abanyeshuri kubona scholarship zo kujya kwiga no mu bindi bihugu ndetse ikanabafasha kwigira kure e-learning mu bindi bihugu wicikanwa n'aya mahirwe gana Kigali International Art College KIAC ikorera i Remera ku Gisimenti mu nyubako Yusa Plaza muri etaje ya mbere kwiyandikisha ni mu minsi y'akazi sobanuza kurushaho kuri 0783205698 cyangwa 0737765072 wanasura urubuga rwacu ari rwo wa3.kiak.ac.rw. Yo ayo basi bimeze bite nuko dutangiye filime yacu Lionsgate nibo bakazanye nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi ariko iyi filime ziza filime z'ubwenge agafilime ureba kakagusigara mu mutwe ukaba utazigera ukibagirwa filime bayise ngo ikirero nakubwiye ngo iyo rero kiwagafashemo turasobanukirwa ugifa kuri za filime basakurijemo niyo mpamvu bazitangira ubu twa keza karigura reka ntabwo twe dufana ntidusakuza ni ijambo kurindi umuntu agasobanukirwa bimeze bite ko kira cyane ubonye ukuntu gisimbuka mwibutsa ukeneye kwamamaza uhamagara kuri 0785583331 tukakwamamariza ibikorwa byawe Lake Show Entertainment na Rock Entertainment ku bufatanye nuko dutangiye filime yacu tutagiriye mu isanzuri nakubwiye ngo izi ni za filime z'ubwenge umwana umubyeyi ingeri zose mwicare hafi mbereke wagwana wumva amagambo dutangirana rebe On December 31st, itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2014 cab traveled through taxi yarambutse ivuye muri San Francisco Chinatown ivuye Chinatown to Marin. ijya Marin yo ni imijyi yose n'undi muri San Francisco za Chinatown Carried a single passenger. iyo taxi voiture yitwaye umugenzi umwe gusa Her birth name, mugore witwa ku mazina yavukanye Adeline Bowman cyangwa Adeline alias. uwo mugore we yitwa Jennifer Aniston This is the first, nikasigaye yita last chapter. niyo chapitre ya mbere n'iya nyuma y'ubuzima bwe dore umugore nguyu yaje hano filime bayise The Age of Adeline cyangwa se imyaka ya Adeline we imyaka ya Adeline yaje hano dore nguyu 2014 ijubunda uceceke papa wanjye akora ijoro ubona basinziriye ku manywa uceceke umugore yaje hano ngo yitwa Adeline dore nguyu turi San Francisco uyu munsi wa none finished the color steps in the digital. namaze gukorera ibyangombwa byawe nahinduye amabara Pulled some line art from ndi kugenda nshyiramo n'utundi tuntu nkura kuri internet kugira ngo byebe byuzuye kind of my secret, the dust marks and the discoloration. aramwereka mukora ibyangombwa bishyashya amapasiporo amaperimi n'amarangamuntu So babantu bakora n'icyogo I mean, if I were you, I'd shave a couple of years off. You could definitely. kwirangamuntu yawe nubwo uvuga ngo ufite imyaka 29 ari gukuraho nk'ibiri nkagushyiraho 27 kuko cyari muto ni umwana Nice work. koza akazi keza It's a pleasure doing business with kiza gukorana business nawe friends ever need anything. ujye ubwira n'inshuti zawe Come again? uzana Smart kid, forgery's a felony. umwana w'umunyabwenge gutukora ibipapuro by'ibihimbano byo bintu ni bibi yo mpano wayikoresha ibindi Cop? uri umupolisi No, I'm about as far from law enforcement. oya ngendera kure ahubwo n'abantu nk'abo ngabo I just hate to see wasted potential. gusa kubona impano ufite n'ubushobozi ufite uri kubwangiza birambabaje wa mwana we Holes in your bedroom.
Made out to Jeff. mbonye hari n'udupira twa baseball twasigayeho na Jeff bivuze ngo uzi no gukina bya mikino ya baseball. Hari igihe umuntu warbonye umwana muto ukora ibipapuro by'ibihimbano n'ubwo yarabikinye ariko arabona umwana ari umuhanga cyane impano yakayikoresheje n'ibindi. Umugore yaje hano turi 2014 ejo bundi 2014 umugore aza hano gusa umwana arabwira ati wa mukobwa uri muto nubwo kwiranga muntu n'ibyangombwa byawe nagukoreye nanditse imyaka 29 ushatse ko wari kuyigabanya kuko uracyafite toto uraka bebe baby face. Umugore aza hano yitwa Ngaderine niko turi bumwite ariko ni Adeline ubwo na Adeline. Umugore yaje hano muri film kujyana mu rugo dore umuvandimwe asigaranye n'uyu niwe bibanira yaje hano urebe filime za filime si ubwenge zitangira zituje ukagenda usobanukirwa gake gake. Yo umugore aza hano You're gonna love the new farmhouse. iriya nzu tugiye kwimukira muzayikunda. Woods, a mountain stream. Hari ikirere kimeze neza Again. nubwo uzongera ukumva nawe urakabwa gatonya. Great-great-grandmother was born just a few towns over. None nyogokuruza wakubyaye wakana we ukakabwa yavukiye hano hafi uyu mugore bisa nkaho yatunze imbwa nyinshi. Gotta go to work. Nyogokuruza wawe yavukiye hafi. Go archives, please. Njyana kuri Civic Archives. Please take California to hide. Uce It's not hide. Why don't hari you ahantu bari kubaka iyo nzira ubwira guca. golf to Bush Jya kuca kuri golfe uve kuri golfe uce kuri bush on the corner of Market? umanuke pok amubwira inzira. Ariko mahda urashaka zikanye nawe uri umushoferi. Azi inzira za bugufu n'umugore umujyara wuzi. Kuryo ura n'umushoferi akamurusha umujyi umushoferi uzukuru nta muntu umurusha umujyi. Kabwira ati nimbira nzira bari kuyubakamo cyane ukatanugana muri iki niki. Kobwa n'umuhanga cyane. Shaka kuza ngo kuri Civic Archives. Hano musanga babika marishive y'ibintu. Jenny? Good morning. Mwaramutse Jenny. Hi, Kenneth. Bite Kenneth. You'll be coming in today. Big. Abo twe tuzi ko uyu munsi uri buze. It's still a Wednesday. Icyari kuwa gatatu. It doesn't start till tonight anyway. Ibirori n'ubundi bitangira nijoro uyu munsi ngo ni bonani. Right now, Sure, what is it? Byo ni biki? the newsreel archive. It's finally being digitized. Hano harimo bya bintu bya kera bareberaga ama video n'ibintu bya kera ubu ngubu turi kubigira digital tubikura muri analogue. Kuko harabimuhaye. Amashusho bayakuye mu bya kera bongera bayashyira mu minsi y'uyu munsi kugira n'abazaza kera bazayabone. Umukobwa yaje yakora ino. Na amavideo yagiye afatwa mu myaka ya kera. Hano ni ahantu babika ibintu bya kera. Bagenda bika by'imyaka ya kera gasaba ibintu bimaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Hano haragiye reba hano. Harako yabonye. Vuga ariko iyi cassette wayireba. Aza gukanda manyeto buriya ni yejo bundi. Bino nibyo kera bareberagaho. Nibyo kera bareberagaho fataga ibintu bimeze nka filime zimwe zo mu makamera ya kera bakabyicomekamo hariya. Filime ikagenda yikaraguka reba. Umukobwa yaraje yicara hano ari filime abonye ni ibintu bya kera byakozwe. Aza kureba. Ni filime yafashwe mu 1906. Urebe filime witonze. Utangiye kureba kera dore umuduka ya kera batwaraga. Utangiye kureba mu myaka ya kera uko byabaga bimeze. Umwana w'umukobwa ukiri muto. Sinzima. Hazano kureba umutingito wigeze gukubita San Francisco muri iyo myaka mu 1906 habaye umutingito urenze muri San Francisco ni muri Amerika. Akomeza kubireba. Umukobwa Adeline Marie Bowman. Adeline Marie Bowman. A.M. January 1st, 1908. Bavuga umwana w'umukobwa witwa Adeline Bowman wavutse. Francisco. Yavukiye mu bitaro bya San Francisco. Urebe nabari kutubwira. Only child of faith. Yari umwana wavutse kuri faye na Milton Bowman. Urebe uyu mukobwa bari kutubwiraho. June 16th. Itariki 13 z'ukwa gatandatu mu 1929. When and her mother Adeline Bowman admired the expanse where 3 years hence construction would be finished. bakomeje gukora akazi. Umwana uwo munsi yari amajyanye na mama we bagiye gusura ikiraro cyari kirangiye. Laid uncommon Nibwo haje umwana w'umuinjineri wari kubaka aho hafi w'umuhungu dore nguyu. Nyagasani. Uyu mukobwa neza mu 1906 yarariho. days later. Adeline married Hashize iminsi 87 Adeline Bowman yaje gushyingiranwa in San n'umusore basingiranirwa muri katedrali ya San Francisco. Uyu mukobwa niwe bari kutubwira. years later. Hashize imyaka 3 Adeline gave birth Adeline yabyaye umwana w'umukobwa. Dore nguyu. to Fleming, Uwo mwana mwita Fleming. Adeline's paternal grandmother.
akaba dore nguyu 17th, 1930. itariki 17 muri 37 Workers and 2 engineers lost their lives. abakozi bari abenjeniyeri ku kiraro cya Golden Gate Bridge kira cya San Francisco bakoze impanuka barapfa bahanutse kugikwa. Among the deceased mu bapfuye was Adeline's husband. hari harimo n'umugabo Adeline cyangwa Adeline dore nguyu. Adeline yapfushije umugabo. Uyu mukobwa dutangiranye filime muri 2014 dore nguyu bari kumutubwira hashize amezi 10 umugabo wapfuye. Adeline was driving. Adeline yari atwaye imodoka ari kugenda zijya mu majyaruguru. Where 5-year-old Fleming was agiye kure umwana w'umukobwa Fleming wari umutegerereje mu kazu bari bafite aho ngaho yasigiwe n'ababyeyi. unusual occurred. Uwo munsi habaye ikintu kidasanzwe. Something almost magical. Ikintu twagereranya nkaho cyendaga kumira nka maji. Bari kwereka Adeline muri iryo joro ari kugenda. N'uwo mugore twatangiranye Fell in Sonoma County, California. yari ari kugenda urubura ruri kugwa muri Sonoma County muri California. Dore nguyu Sonoma County urubura rwari rwinshi. Uyu mukobwa kucyakiriho kugeza muri 2014 kandi bari kumutwereka batwereka ibyamubaye mu 1930 yavutse mu 1996. Manuko uwo mukobwa yarayikoze badusubije inyuma batwereka ubuzima yabayeho mbere yuko tugaruka kuri uyu munsi 2014. Umukobwa yakoze impanuka icyo gihe mu 1937 yakoze impanuka agwa mu mazi dore nguyu. Immersion in the frigid water Umukobwa kugwa mu mazi akonje cyane caused Adeline's body byatumye umubiri wa Adeline cyangwa Adeline reflex, uba nk'ikinyuribana stopping her breathing. bitangira kugenda bihagarika umwuka yahumekaga umutima utangira gutera gahoro. Within 2 minutes, Nyuma y'iminota 2 Adeline Bowman's Adeline Bowman ubushebwe bw'umubiri bwaramanutse bugera kuri dogere 87 umutima urekeraho gutera. Nibyo bari kutubwira kuri Adeline. stopped beating. Umutima warekeye gutera neza. Furiragwa At 8:55, saa 2:55 iryo joro lightning umurabyo inkuba idasanzwe yarakubise kubita ya modoka urayicajinga of electricity, volte zirenga miliyari and amperes of current, byarekuye ampere zirenga 60,000. threefold. Ibyo nibyo byabaye bikubita ya modoka. The charge Icyambere byabaye at Adeline Bowman's umutima wa Adeline wari wamaze kumera nk'uwahagaze gutera byarawushituye iyo murabyo warawujura wushitura wo kubita. out of her anoxic state. Umukobwa arongera ava muri bwa bukonje yari arimo Her first breath bituma nyuma y'iminota 2 umukobwa wari wapfuye yongera arazuka. Umukobwa inkuba yarakubise kubita ari mu mazi arimo n'ikimodoka bikora nka defibrillator bya byuma byo kwa muganga bakoresha bimeze nk'amapasi bakubita umuntu amashanyarazi mu gatuza bakamushitura. Umukobwa inkuba yarakubise wari wapfuye. third. Icya gatatu byabaye Don von Lehman's habaye principe ya von Lehman. in deoxyribonucleic acid. Principe ivuga ngo umuntu amashanyarazi menshi aramutse amukubise menshi akabasha kuyarokoka. N'ubushakashatsi yatangaje ko buzasohoka mu 2035 ko umuntu icyo kintu kirokotse. She will never age another day. Guhera uwo munsi umukobwa ibyo bintu byamubayeho byahise bituma atazongera gusaza n'umunsi wa rimwe. Guhera uwo munsi ngo ntiyongeye gusaza dore nguyu mu 2014 umukobwa aracyari muzima ariho. Niyo mpamvu ari ibintu bya kera byo mu 1900 na za kangahe mu bwana bwe akabikunda ukabona yabyishimiye. Uyu mukobwa ni umukecuru mubonye wagira ngo nakana k'imyaka 20 n'ingahe. Byamubaye afite imyaka 29 niyongeye gusaza. Ikintu cyamubaye ngo ni principe yitwa von Lehman. Adeline credited her unchanging appearance, Uwo mukobwa yakomeje kugenda ajya hirya no hino. exercise, Abantu babaza impamvu adasaza biganye akavuga ngo ni ukubera siporo no kurya imbuto n'imboga. Turabagore biganye. Hello. Mariya mubita turabakecuru biganye. Haven't changed to Ese kutajya uhinduka igihe twiganiye? To say. Urakoze kubimbwira. You're all grown up. Abandi barakuze. Telling my mom. Turi umukobwa we yarakuze. Agendana n'umukobwa ukagira ngo aramuruta. But you look like sisters. Wagira ngo muruvukana neza kandi ari umwana wawe. To my head. Urabizi reka genda. Possible. Ese bishoboka bite? Cream from. Ni amavuta nisiga. Made from the royal jelly. Ni amavuta atuma ibwami. Agendana n'umukobwa abantu batangiye kujya bamwibazaho icyo gihe mu myaka ya kera. Egasani. Ibuke yabyaye umwana mu 1930. action was required just weeks Hari ikibazo noneho hashize ibyumweru bike cyaje kumubaho. existence. Adeline was Adeline icyo gihe umupolisi yaramuhagaritse infraction. kubera ko yarakoze agakosa mu muhanda atwaye imodoka. Says here you were born Mada. January 1st. Perimi yawe iragaragaza ko wavutse mu 1998. That's right. Yego niho Would navutse. make you Bivuze ngo 45 years old. umuntu akurebye wabona ko ufite imyaka 45. Uri umukino nako ibyangombwa biragaragaza ko ufite imyaka 45 isura umuntu yayireba akabona uri umwana. Please bring your birth certificate. Ejo uzace kuri polisi uzanye certificate y'amavuko icyangombwa cy'amavuko turebe ushobora kubuhimba ibipapuro.
umukobwa umvisha ibibazo yatangiye guhura nabyo kubera kudasaza. Yagenze ageze imyaka 45 abapolisi bamubona bakabona afite imyaka nka 20 bakavuga ati uyu umuntu ni umutubuzi. Umukobwa yahise ajya nanone gukora mu isomero rya kaminuza yigishaga ibintu by'ubuganga. Umukobwa yatangiye gukora ubushakashatsi ku mubiri wavuga ati kubera iki ntasaza. We aheruka arokoka impanuka ntazi ibyamubayeho. Tangira kwibaza impamvu adasaza. Ageze 45 umukobwa we iyo babonye ubona umukobwa wamuruta. Adeline Bowman was forced to confront the fact. Adeline nyuma y'igihe akora ubushakashatsi No scientific yaje explanation. gushanga nta busobanuro bwa siyansi bugaragaza impamvu adasaza. Dore intambara z'isi zose zagiye ziba umukobwa harareba. Iya mbere, iya kabiri gwamo dore nguyu. Bari kukwereka mu myaka ya kera ukuntu yarabayeho. Ni uri kubyibuka ukuntu yarabayeho mu myaka ya kera mu 1940. Adeline abasha kumureba kera. Mumbore menya mwagibeshyeho. Tuvuye muri FBI Miss Bowman. FBI yamukoze ubushakashatsi za kumuhiga. Hari ibibazo bike dushaka kubaza. Leta nawe urayizi yibona umuntu udasazira kugendaho. Bamenye uyu muntu ni ikibazo cye. Tu umunyamerika. Fita akazi. Mada turagutwara. Umukobwa FBI leta yaje kumutwara ajye gusobanura wagwan. He. Hazi kuba ufite imyaka 50 ukomeza ugaragara nk'akana k'imyaka 20. Mada tugiye gukora ubushakashatsi gusa nta kindi leta iti gufatika kugiye gukora ubushakashatsi. Muri Amerika baragutwara. Wenda ubushakashatsi bashobora kubukoresha akaba n'abandi bameze nkawe bakaba babona ukuntu n'ikintu cyatumye udasaza. Leta ibiri maso bagiye kumwuriza indege umukobwa ari bana burahana aca. Urebe leta igiye kumukora ubushakashatsi. Namusanga bakujyanye muri laboratoire bakagufungira bakagibaza ese uyu muntu kucyadasaza ugasanga ntongeye kubaho ubuzima bwawe. Birwa bakutera imiti bagukamuramo amaraso kugira bamenye ku cyumuntu adasaza. Abonye leta igiye kumutwara dore bari guhagurutsa indege. Umukobwa yakubiswe n'amashanyarazi arayarokoka yari yapfuye. Amashanyarazi kubera ubwinshi yari afite iyo yarokotse. Principe ya von Lohmann ngo ni ibintu ubushakashatsi buzagaragara mu 2035 niko yavuze kera cyane. Vuga ko uwo muntu ngo atazongera gusaza bizajya bibaho yabaho n'imyaka irenga 10,000 atarasaza. Ariko bakwisha wapfa. Ariko utagize umuntu kwica wabaho iyo myaka udasaza. Umugore icyo yakoze abonye ko leta iri kumuhiga yaje gupakira ibyo acike. Kimara kubona ko leta iri kumuhiga. Nihagira umuntu guhamagara. Uzababwire ko ngiye mu Burayi muri vacances. Mukobwa yaje kubwira umwana we. Nakumukecuru buze ndongera kumwita umukobwa. Iteka nzahora ndi mama wawe. Ariko nituzaduhura n'abantu cyo babwira ko ndi inshuti yawe. Ntuzongere kuvuga ngo ndi mama wawe. Fata impeta yisigira umukobwa we. Baze kubwira umukobwa wawe ati mwana wanjye nituzaduhura n'abantu cyo babwira ko ndi inshuti yawe. Uruta kuko iyo murebye yicaranye n'umwana ubona ko umwana wa muruta umwana we yarakuze ariko undi ntakura. Kugira ngo amenye ko afite kwishyura ukizana n'umutekano we. Adeline yaturaga ahantu hashirigiye akahimuka akajya ahandi. Urumva ntabwo wabahana imyaka 10 babona udasaza ngo bakwibazaho. Yahamaraga igihe gitakimukira mu wundi mujyi gutyo gutyo. Gasani. And never to speak a word of her fate. Ndetse yabayeho mu bwisho nta muntu n'umwe yaganira nawe nta nshuti yiteza kugira ngo zitazanamubaza iby'amakuru ye. Impamvu adasaza. Yarari kubyibuka. Yagerageje kubona amashusho ya kera mbere y'intambara agerageza ko yareba. Jennifer Larson disappears forever. Nyuma y'ibyumweru 7 Jennifer Larson yaje kurirwa irengero. Takes up residence in a remote farmhouse in Arongera yita Susan Fleischer ajya gutura handi. Adeline Bowman, aside from one moment of weakness, will have kept her vow for the past 60. Usibye ko yarameze nk'umuntu n'ubundi ari meze nk'abandi bantu. Ariko ntiyigeze arenga nubwo yashize imyaka 60 atandukanye n'umugabo we. Nta wundi mugabo yigeze ashaka. Dore nguyu kuri uyu munsi wa none 2014 umukobwa wo mu 1996. Amanda, you're not going to stand me up, are you? You asked me that last year. Why don't you trust me? Oh, I just if you haven't got a better offer. Impossible. I'll pick you up at 8. Actually, that's the other reason I called. The Grand Hotel of Nob Hill is sending a car for me. Look at you. Have you ever been there for New Year's? Only once. I guess it's pretty lavish. Well, I better get to it then. I'll see you soon. Yeah, muri hangana. Kobwa, naramamagaye mu gahunda y'ahantu bari busohokere n'umwana we yibyari.
murihangana ibi byuma birashaje n'ukuri kwiye kugura ibindi ko si shamwaguza abonema urashonje yo ukobwe barafuganye iri joro urashaka ko dusohokana sibyo umwana wamaze gusaza umugore amaze kumara imyaka 60 ku isi urumva umwana ari muri 40 na cyangwa inarenga kobwa dore aho yaje munsi naho yaje nawe cyambara nk'abana bato b'abakobwa rwose akajya kurya isi gusa nawe nta bushake yabigizemo kigira gutya kaza kariba gusa yabonye amafoto ya kera rebye hano n'uyu munsi wa none turi hari amafoto yabonye ahantu yibuka ibintu byigeze kuba mu myaka ya kera mu ntambara y'isi ya kabiri n'iy'iki ya mbere byose yabaga byibuka atangira kwibuka ibyabaye kera yabaga atwika ari kumwe n'abagabo b'abasirikare ariko byibuka uyu munsi wa none ko twariye imyaka ibintu byo bita ngo umuntu yariye ingoma we nasaza abo biganye barapfuye bandi barashaje ntibakibasha gusohoka no mu nzu waracyaraga kumi k'umwimerere akabuto ko mwishyamba yajana aracyanitamo ngeze hano mva amashyi n'abandi bahita bayakoma murakoze hari uri gucuranga Amanda hari abamwita Amanda niwe muntu ufite disipurine wakomye amashyi nari mbizi ufite ikirahure uyu mukuru hano ni impumyi ntago areba iyo niyo nshuti asigaranye itareba nyine wa muntu w'impumyi babaganira utabasha kubona ko yashaje yamusize ese wabonye undi mugabo njye nta mugabo mfite ahubwo umwaka wose ngo baho nk'ari wo wa nyuma kuri njye nkawinezerwamo reka tubeho tunywemo kubwo kubaho wana inshuti asigaranye y'umukecuru nitabona y'impumyi itamenye ko atashaje hano imbere hari umusore ufite imyaka 30 mva rashe muraho ese urabona turi abakobwa bafite imyaka 28 kuje kudutereta ukiri muto uyu musore twa Deri siga amarange sose umukecuru abibaza impamvu abantu baza gutereta mugenzi we ari batonya kandi wazi ko bashaje nimbura umushushanyi na sogokuruza wawe yari umushushanyi ndakeka iyo sani we wayiguhaye aba bazi bose ngiye nkunda ibintu byo gushushanya n'abantu bashushanya ndabazi Picasso ngahicara sawa umwaka mushi uyu munsi kumwe umwaka uburangiye nyine dutangiye undi musore winjiye w'ibogari musore kwinjira abona umukobwa araroba kumba areba akaroba angana na mama we cyaramuruta n'umukecuru musore winjiye abona umukobwa mwiza n'umukobwa ureba ukabona ni mwiza ariko n'umukecuru bararebanye reba filime kuri uyu munsi wa none umukobwa umukecuru wenyine bagendana n'umukecuru utabona ku buryo umukecuru aba azinga yicaranye n'umukecuru mugenzi we arebye abona nta musore yari yarangariye afite sheri katururi bari kubara umwaka katururi kumwe umwaka nyine ubutangiye rebe Thank you, sweetheart. Oh, no, you don't have to sing. No, please, don't sing. Oya windirimbira bandirimbiye abandi. Where are you? Uri hehe? You didn't go out at all? Ntabwo wigeze usohoka n'uwari guhamagara. Ntabwo nakurenganye. Are we still on for tomorrow? Great. All right, get some. I love you. Nakunda. Good night. bavuganaga yo wherever he is, I hope he's got one hell of an excuse. Ewan, I'm sorry, I didn't mean to scare you. Ntabwo urashaka gutera ubwoba ruwaje. Isn't there some sort of tradition if you're alone on New Year's Eve that you're supposed to kiss his ubundi baravuga ngo iyo umukobwa ari wenyine nk'umuco umwaka mushya ugiye gutangira umuntu wese muhuye niyo mwamutaziranye ubugomba kumusoma bibaza ariko Happy New Year. Umwaka mushya genda giye no dusore tuza kumutereta kumba aratubyaye aratureka bati nk'utu twana
aratubyaye yaje hano. I am too old for this. Umva ngiye maze gusaza reba ibirori biri kumbangamira ndagiye. Tell me everything I missed. Arutu no mukecuru bari kumwe kuri. Bye. Ariko uyu mukecuru kuko atabona abazinga ari kumwe n'umukecuru mugenzi we kumbe ni umwana muto. Kobwa caho. Taragenda muri esanseri. Ruwaje. Oh, well. Teach me not to put my hand where it doesn't belong. Shabi binyigisha ko nagomba gushyira ikiganza cyanjye aho gikwiye kuba kiri. You know, that was a risky. Bira bintu nkoze biri muri risk kabisa. Not introducing yourself before you leave. Isi rusha kugenda tutipresentanya. Kindi se kibi. I'm Alice. Kiba yita Elis. Pleasure to meet you. Kizugura nawe. Like the island? Elis nk'ikirwa se. It is. Oya. I'm Jenny. Nta muntu wabikirwa. Oh? Kiba yita Jane. Now, say I'm very Okay. sad. Say that Health and Wealth have missed me. Say I'm growing old, but I had. Tangira kumuvugira imivugo. Jenny kissed me. Ni umuvugo usoza avuga ngo Jenny yaransomye. Kandi umukobwa yabwiye ko yitwa Jenny twe turabizi. Ibyo rinde wabyanditse. Romantics, I think. No, you're not. Numwe mu bantu bari romantike. Actually, I am, but I don't want to come across like a know-it-all. Ibi wakavugo ni nge wakanditse ariko simba nshaka kwigira nkaho ndi rumaga ariko ni nge wakanditse. Aramukurikira. Umusore uri gutereta nazi ko umuntu ari gutereta byaye mama we. Some place with better food. Ugeze ngiye ahantu heza hari ibiryo hameze neza ngiye kurya. Back to the party. I just wanted to spend 20 Njye numvaga rero twakabaye turi kumwe twiganirira ijoro. That was a risk. Oya. What? Leaving your date upstairs? Ibaze gusiga shere wa hejuru nabonye musomana ukazana. Come on, you beautiful woman. Nabonye umugore wambaye ubururu agusoma. And in Kova. No. Oya. Her name is Agnes Boggs. Uriya mukobwa mwita Agnes Boggs. I'll let him know you like this food. Papa we niwe chef uri guteka hano. Ntago ari shere wanjye narubwo duteretana. Nimba abonye nsuhuza ukabigiramo ishyari. Arakurikira. Yes, please. Thank you. Taxi voiture yego murakoze. Cyari umwana muto. Abasore baratereta bamwiruka inyuma kumbe n'umukecuru. Kukuri. I'll just wait with you. So you can. Ngenegereje taxi reka tuyitegerezanye nge nawe. Umusore. Does make it a lot easier to send flowers. Ndashaka menya adresse zawe byanyurira kugira ngo njye nkoherereza indabyo. Manage. Oya. Goodbye. It's been an adventure. Bye rero byari byiza guhura nawe. Umukobwa caho. Ababona bano bana baruta bari kumutereta. Thank you. Kandi wakoze. None se. You go again. Touch. Tuzasubira gute? Alice. Umwaka mushya Elis. Kandi wakoze. Umukobwa caho. Abasore bamuteretara bakatira amaze imyaka hafi 60 akoze ubukwe urumva yakoze ubukwe afite n'indi ubwo urumva ari muri 80 na yakoze wenda tuvuga afite 20 hano hari uwinjiye muri restaurant bukeye bwaho umukecuru winjiye rukukuri ushaje ubura nk'izuba rimwe cyangwa amazuba abiri son nacererewe ni ibisanzwe Happy birthday, Mama. isabukuru nziza mama turashize dore umwana wo kunangana n'umukecuru rukukuri. You know you don't have to still give me cards. Ntago ari ngombwa ujye amakarita mwana wanjye ya makarita postale umwana wari muri 80 na So when are you moving back up? Third week in February. Right on. yaje gusangira n'umukobwa hari uhageze wagira ngo ni umwuzukuru w'uyu mukecuru kumbuye umukobwa ni umwana we ntasaza. I see you already forgot our little talk about sodium. No, I am. Ko umuntu uri kurya umunyu mwinshi bagiye ibyo twavuze kuri sodium. Bebe Actually, nyine I'm thinking of moving. nandi gupanga kwimuka. But you love where you live. Hari kantu tuyura hakunda. You know, there's just too many. Hari escalier nyinshi cyane kuzizamuka biramvuna. K. Alfonso. K. Alfonso wa musaza twabana Broker hit. yaranyereye arafunika umvisha abakecuru n'abasaza ibibazo batangira kugira iyo bashaje se gutura ahantu hari escalier nyinshi bivuga ngo uzaba mu kageretse bitangira kugutera ikibazo. And she told me about this wonderful retirement. Hari indi nzu bambwira muri Arizona abantu bashaje bashobora kuba bajyamo bakabana n'abandi bantu bashaje. Said she'd never been happier in her whole life. Aho hantu ngo niho yagiye arasazira umusaza wundi amera neza. Abantu bashaje i Burayi rero cyangwa muri Amerika imiryango yabo bagenda ikabashyira mu mazu abamo abandi basaza n'abakecuru bakaba muri community yabo kuko nta muntu ufite wo kukwitaho bakajya bishyura amafaranga. Move in with me eventually. Nubishaka uzaze tubane mwana wanjye. Lived together since I was in high school. Beruka kubana niga segonderi. Younger.
What if you moved to Arizona? nujya muri Arizona se What if you... hagize ikikubaho n'urwara Then I would hope that you'd come and take it. nindwara nyine uzaza unyiteho usure mama wanjye nyagasani. Uyu ni mama we. What if I'm too late? Ese ninza kukurwaza nkererewe wapfuye? We cannot do this. Oya, Not in your birthday. reka tureke ibyo bintu byo gupfa n'iki kubivuga ku isabukuru. Dore umwana w'ukunanga nibaze kuba uri umukecuru kukura umwana wabona wowe wita mama wabona agaragara nk'umuntu ufite imyaka 20. Off my feet. Uyu yaje mu kazi. You two clucking about? We muri kuvuga ibiki? Mr. Jones is donating $50,000. Mr. Jones yaduhaye isomero ryacu $50,000. What books do you know? We're going to Ariko find ngo hari igitabo kimwe ashaka. office called to say that he'll be here. Yavuze ngo icyo gitabo tugomba kukimwohereza muri ofisi ye. Oh, no. Yari hano. Oh, good. Welcome, Kaza neza. Mr. Jones. Mr. Jones kumbe wa musore niwe Mr. Jones ngo yatanze $50,000 ku kazi uyu mukobwa akora mu isomero ryabo. Our sincere Wa undi bahuye ejo n'injoro. generous gift. I left them in ship. Turagushimira rwose impano waduhaye $50,000. Like a photograph Musore ni umukire. donating Yeah, the books. yeah, sure. Musore Can you give me 1 second though? waba umpaye akanya gatonya. Hey, it's me, Ni njyewe. the know-it-all. Bamenya. What are you doing here? Kuri cyane. I got something for you too. Hari ikintu ngufitiye. Some flowers. Yankuzaniye indabyo. Indabyo ni ibitabo. Daisy Miller by Henry. Daisy Miller by Henry James. Dandelion Hari ibitabo yamuhaye. Library by Oleander. Ibitabo byose yamuhaye uyu mukobwa arabireba. Very clever. Ufite ubwenge. Hari ibitabo ubona umuntu asoma ukabona ko afite ubwenge. But how did you know I work here? Wamenye gute ko nkora hano? Just joined the board. I saw you coming out of our meeting. Nari ndi muri board mbona usohotsemo. Elevator. Rebe. If we'd met in a taller building, I'd have had time to cover that. Sora akomeje gutereta. I don't know about you, but I'm ready for some. We sinzi ibyawe ariko n'ubundi na hano n'ubundi riga akazi kayo nari nje kubaha impano. Nutanga impano ndaba mpari. For you to accept the books on behalf of the library. No. Ndagira ngo ibyo bitabo ari wowe uza kubyakira uhagarariye isomero ryawe. Photo taken. Sinshaka ko bamfotora. You look stunning. Ariko uri mwiza urasa neza niyo bagufotora. People taking my photograph. Ntago nkunda umuntu mfotora. Uyu mukobwa bari kumuhamagara ngo bari ujye gufata ibitabo bya company. I won't donate them. Ibyo bitabo nari kuba ntago ndi ubitanga uyu mukobwa nataza ko byifatira. Book burning. Ahubwo ndabitwika ni ibitabo bihagaze $50,000. I don't like having my photo. Ntago nkunda kwifotoza. Abatinya ko bamufotora uyu munsi iyo foto ikazazenguruka akagira abantu bazamubona nyuma y'imyaka 30 akimeze gutya. Ejo basi reka nzagusohokane. Okay. That's impossible. Ntago bishoboka. All right, well, I'll just back up the books. Sa ibitabo byanjye ntago nkibibahaye. Urumva udahombeje isomero ukoramo. Where? Okay, uzansohokana he? Someplace you've never been. Ahantu utazi utigeze ugera. Well, if it's in this city, that's unlikely. Nimba ari muri uyu mujyi ntago bishoboka nta hantu ntaragira uyu mukobwa umujyi bawumazemo ni nkuko nawe waba muri Kigali imyaka irenga 100 cyangwa 80 nta hantu waba utazi namwe utarasohokeye none ukiri nk'umwana muto. Umusore Donano yahise amusohokana. Umukobwa yavuze ngo uyu mujyi nta hantu atazi kuko awusaziyemo ni umukecuru. Nanjye Kigali yose ndayizi nkiri muto. 47. First year of the gold rush, about 60,000 people came to San Ubwo bakagariyo kira kiro cya San Francisco abantu 60,000 baje akurino. Hills, leaving their boats behind. Basiga amato yabo inyuma. Birds and boats were Amato yo bayasiga ku nkombe ari kugenda muganira amateka. San Francisco was built right on top. San Francisco abantu nubwo baje gupfa yari imeze nkaho yabubatswe hejuru. City services found this. Ubwo bari gucukura dore ikintu babonye. My God. Mana yanjye umusore muzanye ahantu atazi. Kurera zikaza umujyi wose umusore dore ahantu yamuzanye. Muri abakobwa kuvuga ngo uramusohokanye ukamujyana muri ya mahoteli n'amaresitora n'ubundi abantu bose basohokeramo. Abahahora hari abandi baba bahamuhuza. Fata umujyane ku gishanga cya Nyabugogo dore umusore yamuzanye mu buvumo. San Francisco Historical Preservation. Njyewe ubundi mfite sosiyete ishinzwe gusigasira amateka ya San Francisco n'ibya kera byose. Do. Umusore ni umukire. Umugore arebye ibintu biri hano arumirwa. So how did you come by your fortune anyway? None se amafaranga yakuye? Warayarazwe? Luck. I
was oya a math nari major. umuhanga mu mibare ku ishuri My spare time, I developed an algorithm for analyzing. naje gukora algorithm ishobora kwanaliza Roommate figured out that it could also be used to make economic fortune. nibwo noneho twaje gukora software yanjye n'abagenzi banjye twakwita nk'iteganyagihe rigaragaza iby'ubukungu bw'ejo hazaza pani iteganyagihe ry'ikirere riteganya ahubwo iby'ubukungu ukuntu ubukungu banaliza ubukungu nyine bakavuga ati igihugu kizamera uku n'uku iyo soft niyo yamukijije Want to make a real difference in this world? That's a lot harder than it seems. kuba muri iyi si wakora ikintu gitandukanye uzibukirwaho biragoye. What about you, Jenny? No story Jenny. Jewe mfite imbwa. I should be getting back. But we're having lunch. It's too late, Ellis. We only get an hour. Tugiye gusangira se bwatinze bwije. We at least walk you back. Sawa reka ngusubizeho nagukuye basi. Rebe. Thank you for all. Wakoze kubwibi. Just you should know I'm moving. Nukuri wanyemeje pe. Hano yamujyanye. Ndashaka kuzimuka vuba. Okay. I have an idea. I'll tell you. Sawa ngiye kukubwira brag. If you laugh, nuseka. You have to go out with me more. Uranyemerera urazanyemerera ubutatwongere dusohokane. Nudaseka. Oh, we're incompatible and I'll gladly. Turaba tudashobokanye ubwo kuzongera gusohokana turabireka. It's the funniest in human history. Ninjye muntu usekeje mu mateka buri. Sophisticated. Jereka ngusetse nuseka ngutere brag nuseka uranyemerera tujye dusohokana. You like baseball? Ukunda baseball? I love. Yego ni umukino baseball. So. No. One day at Munsi umwe. Ted Williams. Witwaga Ted Williams yagiye mu kibuga. Oh, come on. The thumper. Uramuzi? 344. Ndamuzi cyane amubwira n'ibitego yatsinze umukobwa baza makuru yose. So, he's hanging around Fenway. Icyo gihe yari kumwe na Fenway. It says, I want to play for the Sox. An actual horse. An actual horse. Yari ku ifarasi nyine zino farasi zisanzwe bari kugenda bagana ibyo agiye kumubwira umukobwa agasanga asa nk'ubizi. Only a whole lot better. So he picks up a bat with his. Arangije gufata inkoni. Iyo check. Throws him a few and. Arangije aratera. Goom. Ifarasi agifata igiti. To the bleachers. So Ted's like, whoa. What else can you do? And the horse says, well, I can play shortstop. So Ted hits him a few ground balls. Iyo. Urihangana. Sike. Yeah. Ibintu ejo bizaba byahindutse pe. Can you pitch? And the horse just looks at him and says, pitch? Who ever heard of a horse pitching? Yeah! Yes! Ladies and gentlemen, the lady has been conquered! That's the worst joke I've ever heard in my entire life. Thank you. It wasn't a compliment. What can we do for you? Twigarukira kuri no. I'd like to add another signee to my account. May I ask the reason? I'll be traveling for a while. Ngiye kuba mvuye hano ngende umukobwa yaje kuno kuri banki. Okay. Sawa. I'll get the paperwork. Reka ngurebere ibipapuro. Umukobwa nako no umukecuru w'umukobwa. Muri hangana ibyuma bimaze gusaza ejo twazagura ibindi mwihangane. Ihangane nuko nkora bisaza mu gitondo kuri ibindi. All of these companies rate very highly with us. What's this? The Haloid Ibi ni biki? They've been around 50 years. They make Ni amafoto amaze nk'imyaka 50 hakurino. developing something called Hari ibyo bakoze byitwa electrophotography. But you won't see any immediate returns. Could be a few years away. Ibyo bintu bafata mbega no gufata ibintu byakira kongera bagatuma bisa neza nk'iby'uyu munsi. I'm patient. Ngiye ndihangana ndategereza. No, they've changed the name. Bahinduye amazina abantu benshi aho. What the heck? It starts with an X. It's Greek. It's pronounced zero. Ibise birimo X bisobanuye ni Xerox. Agenda musobanura umukobwa bazi ibintu byinshi. So we can start with the signature. Muko dusinyire hakurino rero. What is the name of the co-signer? Susan Fleischer. Susan. None se ninde muntu wundi ukungirisha cyangwa se umusimbura Susan Fleischer? S-H-E-R. Bwira ukuntu yitwa. Now I made you some salmon. Hakurino. This no eating nonsense just won't. Hano hari yaje gutekera. Nagutekeye uturi twigiye kuburya. Every last bite. Do you understand? Byose kandi ubiryo bimare ntakabwa ku mukobwa ari ibana. Yo. Rebe. Sha bikoresho bishya. Muntera inkunga. Byanje nye byatumye ntabaho ubusobanuro ijana kurindi. Ariko byakemutse turaba turwariza hano.
halo wibuke ejo umusore ngo yaramusekeje bapanga guhura yamubwiye n'ahantu azamusanga musanze hano Am I interrupting? wenda kuvangira yaje gusura wa musore No, no. karibu ni karibu A cab. Hey. Hi. biti do Can I take your coat? ngukurire ikote Okay. okay nyuma y'imyaka irenga 60 umugabo wapfuye yongeye guhura n'umuntu barateretana. Yes. I noticed that part is an artistic choice. Ninje muri inzu yawe mbona rwose uri umuntu w'umunyabugeni nawe ibintu manika mu nzu yawe bigaragaza ko uri umunyabugeni. Ibi byinshi ninjye ubyikorera ubundi. I think your food is. Ibiryo byawe subwo nibyashiririera. Za kureba. Make yourself come. wisange hano ni nk'iwanyu uranatahana agafunguzo kawe kujama arajya abeshya abakobwa. What is it that you're cooking? Uri guteka ibiki? It's a delicacy. Ibi biryo Honest is not for everyone, so. ni ibiryo birenze ntago ari ibiryo buri muntu apfa kurya. I hope you like it. Kanizere kuri buze kubikunda ntago ari ibiryo nikira abantu bose. Ready? Would you like it? Uriteguye aje kwicara hano yamutekeye. Voila. Do It was between this and stuffed quail. Please don't tell me you're disappointed. mbaye utambwira kutengushika ibintu natetse. Overjoyed. Oya byishimo ahubwo birandenze. Okay. Rebe baje gusangira. Mugore ntasaza. It's perfect, just the music is painful. Muziki yawe irimo hano swagira ngira babaje. I love jazz. This Jazz ntabwo ikunda ndayikunda ariko iyo muziki uri gucuranga ntabwo ari jazz. Mugore n'ubwoko bw'injyana bwose abuzi kukaba yarabubayemo. She's a real New Englander. Sweet but tough as Iwana umuntu rero yari umwongereza akomeye arenze. And on the other hand, has his head Papa wanjye rero ni umuntu wakoraga mu bintu byo gukora ubushakashatsi bwo mu kirere cyaze. just retired from Ba bantu nyine baba ari byo bizi byo mwisanzure. was that he discovered an unusual comet. Nibwo yaje kuvumbura ibuye ridasanzwe ryo mu kirere. Well, it has mathematically Hari imibare yari yarabaze papa. based on his calculations, it would pass by Earth. Avuga ngo hari ikibuye kizaca muri iyi si yacu mu 1981. Icyo kibuye cyarahaciye wapi? It did not. Ariko But that didn't. nubwo byabaye Looking for it every ntago year. byatumye papa Ritual. arekere kumisha kuvuga ati kiriya kibuye ko cyagomba kuza muri 81 kizagaruka ryari. Still looking. Papa na n'uyu munsi aracyari gutera imibare ngo amenye icyo kibuye kizaza ryari. Kizaca mu isi. Glass of wine and I may see it. Oh no. Oya urakoze. Come on. Inywamo. In Italy. Ani amori. Ani emori bicineri divinio. Tuni de conte. Lovers. Wine cup. Bisobanuye nginzi. There's lovers and glasses of wine. These are things that should never be counted. Ati bisobanuye ngo urukundo imyaka n'inzoga ni ibintu umuntu atagomba kubara cyangwa se ibirahure by'inzoga unyweye uri ibintu utagomba kubara. Ngo umugani wo mu Gitaliyani. Sorry. Thank you. I like the way. Baje kunywamo. First time I saw you coming out. Bwa mbere nkubona rero buriya. You were reading. Nasohotse mu nama ya board mbono yicaye hanze uri gusoma. I was pulled back. Imisatsi yawe yasubiye inyuma. Wearing a blue dress. Wambaye agakanzu k'ubururu. I slowed down to watch. Manuka kuri esikariye gake ngureba. Long enough to realize you weren't blind. Nibwo nabonye ko utari impumyi. Meet you. Ndavuga ni tuzahura. When or how, but I. Sinari nzi igihe cyangwa uburyo tuzahura ariko narahise numva nkeneye kuzahura nawe. Musore. Gutereta. Yagutereye umukecuru imitoma. Nubwo twe tuzi ngo imibare ubundi hano bavuga ngo imyaka ni imibare. Uyu yagumye kungana uko yanganaga. Day. Uwo munsi ndawibutse koko. Yes. It was a book in Norwegian. Ni igitabo cyo muri kirimo cyo muri Norvège nari ndi gusoma. So well to comprehend. Biri kungora kugisobanukirwa. Kidding. Uranyinisha ariko. Ndi kugukinisha. Kidding. Yes, of course. Uri kunyinisha ndi kugukinisha umukobwa. Braille for beginners. Nursery rhymes or Nari ndi gusoma igitabo ndi kugerageza kureba ndi kwiga kirimo avuga muri Norvège. You can tell me anything you want, and I'll believe it. Ubu none wambwira ikintu cyose ushaka nkakizera. Mbwira. It's better this way. Oya byaba byiza nageze ikintu nkubwira. Tubigumishe gutya. No, Oya it's not. ntago ari byo mbwira. Umukobwa nta kintu ashaka kumubwira cy'ubuzima bwe kijyanye nawe. Sorry.
umukecuru aba yarahuye n'abantu benshi mu myaka ye azi kugira ngo umuntu agere imyaka 80 90 buretse mbwira ikintu nazakomeza ntekereza kizamve mu mutwe kintu irekure icyo kintu nakubwira uzahoza mu mutwe wawe tazibagirwa ngo mbwira ikintu nzahoza mu mutwe nazibagira irekure ako kantu uzakagumisha mu mutwe n'uzaye ugihora ukazirikana kwirekura turashize ibyo byarabaye yo reka nawe ni umuntu none se saga ifite 29 ntago yigeze yongera gukura n'umunsi warimwe gumye kuri iyo myaka usura urugo rw'ubusanga ari ibitabo biri hirya no hino naho mwebwe umukobwa aragusura akabona na amacupa ari hirya no hino buri umukobwa bari kukubunyuzamo ijisho biti ntaramutse bebe suri yaguye agacu urabizi kuri akaboko umwe muri twe basi agiye gukora tubona kidutunga wagira ngo wamfashe nk'imfungo uzagaruka Are you sure there's no one there who speaks English? Ese ukana muri nta muntu uvuga icyongereza kuko icyesipanyoro nanjye ntacyo nzi. Kualota compress. Ndagiye umusore yabuze umuntu umusemurira. Ndi kugerageza kuvuga igiportugal ariko ntabwo bari kunyumva. Aramusezera umusore muri business ariko byamunaniye. The Rainforest Trust wants to buy 5,000. Harantu nshaka kugura hectare 5,000 ariko kumvikana nabo mu cyesipanyoro n'igiportugize byananiye umukobwa mwambara telefone. Umukobwa ahita avuga igiportugize kiza cyane. Arakivuga neza cyane ibyo umusore aramubwiye ngo ndashaka gukonfirma ko hectare 5,000 nziguze. Wait, that's it? Nibyo. Yego, irekure siko wambwiye. Umukobwa yise amukorera akazi. Ntabwo wamara imyaka irenga 80 ku isi utazi indimi zose kandi udasaza ko bwaje muri taxi voiture urebe filime yatagira akantu kaguci ko bwageze hano yarebye intebe iri hano yaraje areba intebe iri hano ibukuye umujya usaziye magenda avamwe ajya handi yarebye intebe batangira kwibuka abona hari umuntu yicayeho mada uricura $1 urebe hano abona umusore wicaye ufite impeta kakantu nyine kaba karimo impeta komeza utware sinzi impamvu umukobwa abitekerejeho abona umusore ufite kakantu baguramo impeta ugiye nko guporopoza uri kukareba umukobwa birahinduka muri filime yajana atangira kurira kubera iki abonye umuntu ufite impeta yo guporopoza akarira uyu mukobwa yabayeho ubuzima bwinshi wibuke twe tubaho kagira tarani 40 senkani suwasani umaze gusaza 70 we ntiyigeze asaza aracyari umwana muto azi ibibera imihanda azi wagwan dore nguyu Reese yaratashye yaraye mu gasozi ageze mu rugo asanga ya mbwa babanaga ntabwo imeze neza ya mbwa babana imeze neza wibuka imbwa zirasaza iyi mbwa rero impyiko zayo kubera gusaza n'umubiri wacitse intege n'impyiko zananiwe iri kumva uburibwe bwinshi ubaye uri njye wakora iki bw'imupfiriyo I'd be thinking about
What a wonderful life, he said. mbaye ndiweho aho kubabazwa nuko iyi mbwa yapfuye nakabaye ndi gutekereza ubuzima bwiza yagize ikiri ku isi akaba aribwo nserebura niwe muvandimwe agira niwe muntu babanye n'abandi bantu aba bakwepa batazanamenya n'iby'imyaka ye. I have a moment alone with him. Wamakanya nkaba ndi kumwe n'imbwa yanjye. Tukuna abantu bakunda imbwa cyane buri imbwa yo mubanye igihe kinini ugera ukayikunda. Mwirirwana muciringa. Barabukubira no kubaho mu marunga ari bonyine nta miryango bakibana nayo hari hanze. Aba ari we muvandimwe nyine bibanira mu nzu usanga bazikunda cyane. Kabwa hano karananiwe baramubwiye ati nta kindi gasigaje usibye kwipfira. Ati tekereza ubuzima bwiza ubwo kabayeho. Kabwa ke garutse mu rugo. Mukecuru wacu nakubwiye ngo bono filime nabwo iratangira. Hey Jenny, this is Jenny, you ni Elise. Nagerageje guhamagara inshuro nk'ebyiri. Nubona message yanjye umamagare ni wa musore baherutse guhura witwa Elise. Muri ejo bundi bararanye. Yaje hano bafite amafoto ya kera. Ay'umugabo we ya kera. Ay'umwana wakiri muto ya mafoto yo mu 1996. Hano turi 2014. Akara amafoto y'imbwa. Iyi mbwa none yari yarabyawe n'indi nayo babanye. Nayo yarabyawe n'indi babanye. Mbega yapfushije yagize ibyago. Imbwa zabo barazifotoza kugira ngo nizinapfa bajye baziriba bazibuke we. Nkuko reba alubumu y'umuntu. Naje no kureba amafoto y'aka kabwa. Kitabye Imana. Imbwa ariko bara nazo zitaba Imana we. Imana y'imbwa nyine yazo. Buri imbwa nazo zigira Imana yazo. Zisenga. Yo. Refilme. Katurori. Yo, ni ikibox abikamo ibintu bye bya kera. Yiyibutsa hahise. Minsi yari 10. Muri iryo joro barkwereka. Yaje hano. Asohotse wo kubitaro umusoro muzaniye indabyo. Kora ibiki? Nagireje guhamagara. Wamenye gutanu ntuye? Wamenye gute? Ntabashamu. Nagiye kuri library hamwe ukora barahandangira. Come on, don't be upset. Wirakara. No, what else to do? Ntabwo narinzi ikindi nakora. Gasani. My dog, I had Imbwa yanjye. to put him down. Byabaye ngombwa ko njya kuyishingura. So sorry to hear that. Ihangane. Wari gutegereza akabari nje guhamagara. There's a reason I don't give out my Hari impamvu ntajyamo abasore cyangwa abantu bose ahantu ntuye aderese zanjye. going to work. I'm moving. Urabizi ngiye no kwimuka mve muri karitsiye njya ahandi Nyagasani. Iyo abantu bamenyana tuyahita yimuka yabonye umusore atangiye kumugenda yakirire zino ndabyo mukecuru. Yabonye umusore atangiye kumwizirika bizana mu rukundo umukobwa aramukwepa. Bagira ngo muhure hashye birangirira ibitangiye kumuhamagara umugendaho biramubangamira. Usererebye abona babaje umusore wabandi. Giye tumenye gutanu ntuye hari impamvu najya mbwira abantu ahantu ntuye. Ireland before she moved to Florida. She got rid of all of her books. Mbere yuko ajya muri Ireland yabanje kusiga ibitabo bye byose. Nanjye ibitabo byose nasomye ngiye kubisiga. Yirikora amafoto y'agakobwa y'akakiri gato. Looks like I'm not the only one getting this. Bisa nkaho atari njye uri kwibuka ibya kera gusa ari kumwe n'umwana yibyariye. Wonderful life. Wabayeho ubuzima bwiza. I like to think so. Niko ntekereza. Umwana wibuke ntago babanye igihe kinini. You know that you could have been there for more of it. So do I. Remember that? Kano urakibuka? 1954 I was a junior in college. Hano hari ari muri 54 niga muri segonderi. Iyi niyo foto yawe ya nyuma mperuka. Mama yabaga yarahunze kugira ngo batazanamenye babone kadasaza.
What is it? Ni ibiki? What's wrong? Mama ufite ikihe kibazo? I'm just tired of Ndambiwe guhora niruka ava mu mujyi umwe ajya mu wundi ahunga. lying to good people. Ndambiwe guhora mbeshya abantu bafite umutima mwiza. Nkuriya musore yaramukunze ariko umukobwa ari kumubeshya mwirakazaho. Chasing you anymore? Anyone who is ever suspicious is lost. Nta muntu ari kukikwibuka. Abo mu ngana bose barapfuye mama. Ushatse watuza. Don't you miss having someone to love? Ese ntukumbuye kugira umuntu nawe ukunda? Such a long time. Hashize igihe kinini udakunda. And when there's no future. Gukunda umuntu mudafitanye hazaza ntacyo bimaze. I mean a future together, of growing old together. Wa muntu muzagirana hazaza mugasazanya. Nico bita urukundo ubundi rwa nyarwo. Gukunda umuntu nta hazaza mufitanye si urukundo. Nagakungu n'agahararo by'abana b'i Kigali. Wibuka uyu mugore abavuga ati gukundana n'umuntu akazasaza ntidusazanye nge sinsaze byaba ari ibiki. Gasanga umuntu ageze mu myaka 70 wowe kiraga kumika imyaka 29 ari nzapfa yishwe n'izabukuru kiraga kumika imyaka 29. Nibyo uyu mukobwa avuga ati urugo si rwaba ari urukundo ntasazana n'umuntu. Niyo mpamvu yirinda umuntu bakundana. Yeah. Don't get too excited. Hari umusore twari turi gukundana. Dusa nk'abateretana na mwikuyo namwirukanye. Ndi umwana mubi. Genda umusabe imbabazi mama. Musubirane. Oya. You're moving to Oregon, not Timbuktu. Ugiye kwimukira Oregon se? Nako wimukiye Oregon ntabwo wimukiye Timbuktu. Do it for me. Mama basi ngiye binkorere. Ndabigusabye uwo musore genda mukundane. Kuki wabaho wenyine uheranwa n'agahinda? Nawe ufite mama wabona ufite imyaka 29 aho kugira ngo aguma ari wenyine ntiwamugira inama wamuhana pass. Can I help you? Nagufasha. I'm here to see Ellis Jones. He's not expecting me. Nari nje kureba John Ellis ariko nta gahunda twari dufitanye. And you are? Witwa nde? Incredibly sorry. Mubwire ngo nitwa Mumbabarire cyane. You got a guest down here. Hano ufite umushyitsi? That you got a name. Jennifer Larson. Mubwire ngo nitwa Jennifer Larson. Arabeshya. I understand. Ariko mubwire nimba adashana uko tunahura yambwira nkagenda. Ariko nari nje kumusaba imbabazi. My life has been unbelievable. Buzima bwanjye ntabwo bwigeze buba bwiza n'ubuzima butangaje. I was emotional the other day. Wa munsi mubwira nabi nari mfite amarangamutima menshi. I realize how incredibly kind to me. None nibutse ukuntu yambereye umwana mwiza uriya musore nifuza kuba ndi kumwe nawe. I know better now and that's why I want to tell him how sincerely sorry. Nari nshano kumusaba imbabazi pe. Mwana yamubwiye ati umusore nyamara mwamuri kumwe nimbabonye ari umwana mwiza. Come downstairs maybe. Let me make it up to him by taking him out tonight. Iri joro namusaba imbabazi nkamusohokana nyemereye nkajya kwica amande wumvisha abandi bakobwa ko gusaba imbabazi akagusohokana. Jennifer Larson? She says she Jennifer Larson avuze ngo nimba nta kibazo ufite. Oh, you heard that. Byose wabyumvaga ibyo yavugaga. Hey, good. Byiza ubwo wabyumvaga simbisubiramo. Know where you taking him? Ngo urashaka umusohokana hehe? Someplace he's never been. Ndashaka umusohokana ahantu atigeze agerana mbere. Yes. Umukobwa agiye kumusohokana ahantu atigeze agerana mbere. Biriya bintu byo kudusohokana mu maresitora amwe tuba tuyijyanamo ni bibi. Fata umuhungu w'i Kigali. Kikubwira byari byongeye. Umukobwa dore we musohokanye. Ahisemo noneho kongera gukunda umukobwa niko yamusabye. All right, you don't actually think this is my first chop shop, do you? Turano yamuzanye, turano umukobwa musohokanye. There's more here than meets the eye. Hano hari ibintu birenze by'amaso yawe kubona. There are picture houses in the city. Iyi niyo hantu hambere berekaniraga filime mu myaka ya kera. Yes. Yari sare yerekana filime kera. 30s, a woman named Mary. Umugore bitaga Mary Elizabeth Woods. Chemical magnate who had created a drive-in theater. Niwe muntu wa mbere wazanye muri New Jersey hano hakubita sare yerekana filime. Here in San Francisco. Everyone thought she was crazy as a loser. Yabanje kwikubita New Jersey izana San Francisco. Sleep with anyone who wasn't her husband and she Uwo mugore yaryamanaga n'umuntu wese utari n'umugabo we. N'abakiriya be. Anyway. No. Because of local ordinances, she couldn't have an open-air theater. Ariko kubera batari baramwemereye gufungura nyine ahantu hazagerekanirwa filime. The screen right there. Yabwiraga abantu bakazana modoka yabo bagaparika. Spectacular. Bundi bagashyira I imagine. bakerekanira filime hara imbere kuri projecteur. Abantu bakarebera filime mu modoka yabo. The best part? Werekana no ikindi kirenze abantu baparikaga modoka buri umwe akicara modoka yakarebera filime imbere. Uyu yarazimye. Abantu bareberaga filime.
ariko umukobwa wawe bivuga nk'ari ibintu ngo bya kera ngo byabayeho kumbi icyo gihe yari ahari. Photoluminescent filaments. Ure yari afite igifoto kimeze nk'iki kirere cyari kimanitse hejuru yazimyaga amatara. Abantu bose yari yarakira buryo bakira bakamera nk'aho bari kureba mu kirere. Turano yasohokanye umusore. Hone ibintu biri romantique. Kumwe murafata abakobwa. Ngo dusohoka kabona umujyanye mu kirostora ahora yijyanamo. Cyangwa mu kiroca ahora yijyanamo. Aje kwicara hano. Kobwa ari kumwereka ibintu byera. Kumba hano baje. Kobwa yari yateguye n'uturahure. Paradox of all this is that the better our instrument, the farther we can see. Not into the future, into the past. The events whose light hasn't even reached us yet. I don't think I'll ever understand why so few people care about him. Sinibaza impamvu abantu benshi batajya bita ku hahise. We can talk about ours. Not the future. Talking about this weekend. What did you have in mind? Katuganire kuri weekend. Parents are having a party for their 40th wedding. Ababyeyi banjye bagiye guserebura imyaka 40 bamaze bashingiranywe. Ni nk'amasaha abiri ufuye hano twajya kubasura. Kwido tujyane. Mwerekeze. Sora agiye kumwereka ababyeyi. Filime ifite inyatsi. Sawa. Umukobwa yaramwemereye. Nzagutwara. Yego. Agiye kumwereka ababyeyi be. Ngo bamaze imyaka 40 babana bagiye guserebura. You know, you rarely see a Saab in the Daytona 500. There's a reason for that. You might want to consider an occasional tap. Musuru kuno twari imodoka. Umuvuduko. No umukobwa utwaye nako. Oh my god. Kobwa afite umuvuduko mwinshi. Iyo. Katurori. Icyo kibazo kuri kwiruka cyane umukobwa ari kwiruka. Basohotse San Francisco bagiye gusura ababyeyi b'umuhungu. Bwabiriyo. Stop to pick her up. Parika duhere ifite uriya mukobwa. Stop. Kushobye icyuma. That's my sister. Urari mushiki wanjye. Yita foto fili. Ngo yaranze gutanga lift ngo batamutera ibyuma ko bari mushiki we. What's up, pussycat? Bite pussycat we. What's it look like? Keneye lift urabona nayo ikeneye. How are you? Nesute. Ngumi. Still driving the Saab, huh? Ahita yinjira no cyatwara akamodoka. Kiki, this is Jenny. Uyu ni Jenny. Jenny, this is my sister. Jenny ni mushiki wanjye yitwa Kiki. Yitwa Kiki nkakako ku. Taking the bus. We picked you up at the station. Wari kumbwira kuri butega bisi ngaza kugusanga ku cyapa. Any particular reason? Ntago yitabaga telefone. Protest the involvement of telecom firms in the development of high-tech weapons. Telefone ntago nkizitaba, telefone yanjye nayikuyeho ntago nyishaka ko ari umuntu w'amagara. Uyu mukobwa arangije Bakari. So this is the new one. Uyu ni mukobwa mushya muri gukundana se umva ariko kumuteranya mushiki we. Have you done them yet? Mwari mwaryamana? Yes, 10 minutes ago, right where you're sitting. Aho hantu wicaye mu modoka inyuma iminota 10 ishize twahasambaniye. Umukobwa yarashatse nyine kuzana ya mikino. Kumbe dore muze. I've told you everything Alice told me. Ngiye ngubwiye ibyo Elise yambwiye. Muze nawe akarimo cyane. Harrison Ford icyamamare. Hano baraba hari ngo bategereje abana babo. Izere kaza bwiza. Yaratubwiye ngo umukobwa ukora mu isomero ry'ibitabo. And silence. Or maybe she Googled him, found out about his generous contribution, and then Turi. worked her way in there. So Bano bari kugana n'ababyeyi ngo bategereje umuhungu wabo kaza kubereka umukwe. Nakumukazana. You clear the table. Muzehe arashaje. Uyu musaza ni icyamamare shawo mwibuke muri Air Force 1 yarayiki. Kiniye nyinshi. Indiana Jones zose yarazikini. Muzehe amaze gusaza. Ndasa gute? very pretty. Uri mwiza cyane. Muzehe na mukecuru barisazani. Umwana bazaniye umukazana. Mama muraho. Honey. Oh, you look great. Urasa neza. Hi, baby. Bite. So,
This is Jenny. Mama uyu ni Jenny. So nice to meet you. Byiza guhura nawe, byiza guhura nawe. To be exhausted. Uri umuhungu utangiye kujyana kwereka ababyeyi bafite gahunda. Made it in like 18 minutes. Now I'm not amused. He knows. Biranejeje ariko ntabwo mwagomba kuza mwiruka. It was Jenny. Mama ni Jenny waje atwaye niwe wirukaga ntabwo ari njye. Take your coat. Okay. Cyangwa ukurire ikote. What, you forget where we live? Mwemwe mwibagiwe ahantu dutuye sha. This is my dad. Uyu ni papa wanjye. Dad. Papa. This is Uyu ni muzetu yitwa Darine. Turashize. Uyu mukobwa niyo mazina ababyeyi bamwise ariko yarayahinduye yita Jenny. Muzera mubonye abona aramuzi kera. Jenny. Oya, njye banyita Jenny ntabwo nitwa Darine. Mva kumwihakana akamugira umusaza muzera aramuzi. Menye yaramuterese we. Okay. Meze neza? Sorry, it's... Babarire. You look exactly... Urasa neza neza nk'inshuti yanjye ya kera. Adeline Bowman. Witwaga Adeline Bowman. Inshuti yanjye ya kera. Uwo ni mama wanjye. Mva kubeshya. You're joking. Urabeshye? Urakina. Mana yanjye. Did you know her? Mama wanjye muraziranye mva kwibaraguza kumbe niwe. Niwe witwa Adeline Bowman. Yeah. Yego. Dore mukecuru ukuntu areba. Close. I knew her in London. Adeline Bowman ni bari mama witwa uri Londres sha. In the 60s. Ye mu myaka za 60 niho yabaga mama. Paris. I met my father. Nibwo yaje ku Gipari ahurira na papa wanjye barambyara mva kubeshya. Wow. Bega. Semblance is absolutely amazing. Uburyo usamo na mama wawe biratangaje wagira ngo ni photocopy. Sinzi. We were very close. Njye na mama wawe twari inshuti za hafi. Wabivuze ibyo rekera. Oh yeah. Mukecuru arafuye. No, I remember your close. Inshuti zawe za hafi ko zose nzizi uwo mugore kutamumubwiye. She passed away. Mama wameze ate yarapfuye. Imyaka 6 ishize mva kubeshya. Niwe bita Adeline Bowman. Abana batangiye kujya kumupresenta abo twakwita nka sebukwe bagasanga baramuzi. Ha ubu ngubu wice twa dukobwa waterese muri za mu wenda mu 1990 ukajya kubona ukabona umwana wakuzaniye abo bakobwa bakingana kumwe banganaga. Come on. You want some? Mose murashaka kurya? I made cheesecake. Baby. We're kind of tired. Turananiwe. I think we'll head up if that's okay with you. Mwe mugiye kurya twe turumva twajya kuruhuka. I now have you in the back bedroom. Sawa twabateguriye icyumba muraramo. We. So nice to meet you. Kiza gura nawe. Dad. Papa. Mukobwa we. Katururi. Uzi gusubira mucanze. Musaza biramucanze. Yiboneye Adeline Bowman azi mu 1960 na bahuriye Londres. Mukobwa isi yarayizengurutse. Hano turi muri Amerika. Uzisa suka inzoga be yitamo. Undera imyaka ugeramo ukaba utakijya mu kabari nk'iyo mbona abantu mu kabari mukuze birambabaza. Mukamwera mu rugo. Bisaba gukubita icupa mu kabari. Undi umuntu wese urengeje cyasoje imyaka 30 ntiyakagombye kuba yicara mu kabari. Kare. Keretse nka rimwe mu mwaka userebura ibyagezweho. Hari ubwa buhera. Ikintu cy'ikigabo gifite imyaka 40 cyicaye mu tubari kiri gusinda. Ugomba kunywera mu rugo n'abandi basaza cyangwa ku kabotike. Ariko uri mu dukarabu. Umusaza yatangiye kwibuka. Tangiye kwibuka hari kera. Muze utangiye kwibuka ibyamubayeho. You're gonna flood your engine. Thank you. Pine ryatobotse se tubafashe. Well, you're gonna get one. Kwereka akiri umusore. I'm sorry. I've done everything I could to get this. Kaba kwereke muze ukuntu yahuye na Adeline Bowman uriya mukobwa uri mu rugo rwe. All right. Iyo. Lose the brake. I'll give you a push. Bizi wegiye kurekura feri ngusunike. Okay. Iyo. Rekura feri ngusunike. Ready? Okay. Okay. Okay, now pop your clutch. Shitura. Nuko yafashije umukobwa kumushiturira. You're welcome. Iyo. Would spend the next 5 weeks together. Uwo mukobwa yanjye igihe naramufashe tumara n'ibyumweru 5 turi kumwe
she would never do. You know, your name. Adeline Bowman. Adeline Bowman. Call me Della. That's beautiful. Byiza cyane ufite izina ryiza. Muzehe nuko yahuye n'umukobwa ari kubyibuka yahuye na Adeline Bowman. Uwo musore yaje gusubira muri Amerika. United States. Agiye kwiga. Adeline came with him. Adeline basubirana muri Amerika. Bari bashimanye. Umusore yavuye mu Bwongereza ajya muri Amerika ajyana na muzehe ari kwibuka uwo mukobwa Adeline Bowman. Barawubanye. Nubwo muzehe avuga ngo bari inshuti, si byari ubushuti gusa haranashyaga. None umukobwa ni uri mu rugo rwe uri gukundana n'umuhungu yibyariye. Baza umukobwa hashyaga muri za 80 ukabona umuhungu wawe nawe hasigaye hashiye umunsi wa none. Adeline ari kubyibuka abonye umusaza bakundanaga banaryamana kera. None uyu munsi wa none yariye inkoko none ari kurya n'umushwi. Jewe mbega umukobwa mbega umugore muzehe yarayatekereza kuri uriya mukobwa yabonye muri uru rugo. Yarayamutekereza yibuka kera harashyaga. Ariko azikari mu mawuri. Ya muzehe ntiyasinziriye n'umukobwa ntiyasinziriye. Muri hangana ibyuma nababwiye ko pfuye nta n'amafaranga yo gutanga neza mukanya ndajya kugura ibindi. Byahise nimba nagusebeje nsubiza uriya mukobwa. Nibutse bya kera. Yavuze When did you come up? For a while. Yeah. Hi, baby. Timwana. Where's Jenny? She'll be down in a sec. Jenny he araje. Mukobwa yumiwe. Urugeze masanze muzeho muri urwo rugo bararyamanaga kera banakundana. None ari gukundana n'umwana we. Ntago yisanzuye. Ariko uzikuba warariye inkoko n'umushwi. Uzari kuburebana bakibuka kera sha. I knew she wasn't original. Uyu mukobwa nabonye ari gusoma igitabo icyo gitabo yasomaga mitamona ko uyu mukobwa ari umwimerere rwose. Her mother. Was outside London. Wahuye na mama w'uyu mukobwa ngo twahuriye hanze ya Londere. I helped her fix it. Imodoka yapfuye mufasha kuyikora. Oh, no, she was just there studying French. Mama wanjye yari agiye mu Bwongereza kwiga Igifaransa. I think so. Wow. Yeah. Jenny's brilliant with languages. Uyu mukobwa nawe azi indimi nyinshi ni umuhanga. How old were you when you met? Wari ufite imyaka ingaho uhura na mama w'uyu mukobwa? Let's see, I was second year in med school, so I was. Nari ngeze mu mwaka wa kabiri niga ubuganga. Nari mfite 26. I was thinking about quitting medicine. Nibwo nari ndi kuvuga ningiye kuva mu ishuri ry'ubuganga numva riri kumbangamira. I was afraid I was too old to start over. Mfite ubwoba bwo kuvuga ati nindeka kwiga se ko maze gukura ndajya gutangira ibindi bishya bikunde. I told Adeline about it. Bibwira Adeline. Adeline arandeba araseka. Go for it. Arambwira ngo bikore. Wiba umuswa. Ubuzima ni bugufi. Wasn't for her, I probably wouldn't have found astronomy. Iyo bataba we ntago nari kujya kwiga ibyerekeranye n'ibyo mu kirere yahise ajya kwiga astronomy. Uwo mukobwa niwe wabimfashijemo. Yari umwana mwiza. Mbega yari mama w'uyu mukobwa uri hano. Yaravuze aratwarwa muze yarumirwa uyu mukobwa ari kubyibuka byose. Barateretanye umukecuru yese afuha araguruka aragenda. Yanshinze mwahuye kera ko numva uri kwivuga nkaho kiyikunda mukecuru arafuha n'abakecuru barafuha rega. Mukecuru arafuye. Aranarira. What? Honey. William. What's going? Iki kibazo sheri. Oh, you think this is funny? Cyeka birasekeje? Uvuga iki? What did I do? Muziki? Very close. Uri kuvuga ngo umukobwa mwari inshuti bya hafi. Twice now. Umaze kubisubiramo inshuro nk'ebyiri. Icyakubwira ukuntu wavuga ngo uwo mukobwa ukareba wagira ngo n'ubura cyamukunda. Nako uwo mugore wa kera bakundanaga. Uriya mwana asa nka mama we niyo mpamvu namwibutse. Well, I hate feeling like second choice. Ngendi uri gutuma numva nkaho ndamahitamo ya kabiri. Nkawo mukobwa Second choice. kabiri. Cyasa amahitamo ya kabiri wapi? All out of proportion. Am I? Are you jealous? Wafushye. Yeah, as a matter of fact. Look. It was fleeting. Igihe twari kumwe by'agakungu bimwe by'abana babakundana basamye. Like you were. Uri kumuvuga ngo mwakundanaga rero birinze ibyo hita gakungu. Niweho nkunda sheri. I love you too. Nanjye ndagukunda. Sina mukecuru bashaje bakundana.
uyu musaza ari kuvuga ati uwitwaga Adeline Bowman twari tubanye niwe nabwiye ko ngiye kureka kwiga iby'ubuganga arambwira ati bireke nimba utabishaka ubuzima nimba utojya kwiga ibyo ushaka ajya kwiga astronomy dore nguyu uze afite urugo rwiza ruri ahantu mu mashyamba runini shawo. I'm coming. Yeah. It's not the most romantic weekend. Iyi weekend ntago rwose iri romantic uko. I promise. Ariko ndaza kukwereka ukuntu tubigenza biraza kugenda neza. Yari inkoko n'umushwi. Ibyo byarabaye. Ndaje mu mbebe. Urebe uyu munsi weekend ndabona itari romantike ariko wakuze ku mwana mwiza ukamba hafi ndaza rwose kukwitura sibyo gumanye nawe bakomeje imbere toka satani gikoresho kise gitumwa ku ruganda minota mike mwongere kumva ari ikibazo kibamo bihanganire papa wanjye yansebeje ibintu yari kuvuga kuri mama wawe ubona yatwawe njye nabonaga ari byiza. Hey, your mom must have really been something. Mama washobora kuba umuntu udasanzwe umuntu wemeje papa yego yari umuntu udasanzwe kumbuye umukobwa koko ari pose aranempoza Kiki rebe basore papa amaze kudutsinda imikino igera muri 47 nta muntu urakoramo wa mwana amafaranga natanze ku burezi bwawe nari nzi ko byibura mu irushanwa tuzajya duhangana kumbe wapi hari umukino ngo bagiye gukina bajye bakina hano mu rugo. The idea is to get enough of these little wedges of pie. They're cheese. They're wedges. You get enough of them to fill up your circle and you win. Okay? Most of the questions are about the stupidest stuff. Ibintu byinshi tugiye kubaza hano ni ibintu by'ubugoryi byahahise. On June 22nd, 1938, the itariki 22 z'ukwa gatandatu muri 38 when he beat Max. Ninde muntu watsinze muri boxing witwaga Max Schmeling? That is a tough one. Icyo kibazo kirakomeye. What do you think? Muri 38 ninde watsinze muri boxing? Alex. Ngo ninde watsinze Alex? Sonny Liston. Good guess though. Uzi gufumboje neza. Women in boxing. Abagore se bakunda itera amakofa ntibazadukubitira mu nzu cece ariko kobwa ibintu byabaye muri 38 barabibaza akabisubiza yihuse cyane icyo gihe yari ahari barakomeza rebe bakomeje kubazanya ibibazo nibazo babazanya by'imikino nyine ngo muze ubundi niho horatsinda ninde president wa leta zunze za Amerika wavukiye mu bitaro Jim Carter bwa mbere wavukiye mu bitaro ngo ni Jim Carter Jimmy Carter uzi ko ari byo umukobwa nabyo ababizi kuko ibyo byose byabaye n'uwa kera ni amahirwe y'umuntu ukiza muri ibi kumbe babizi ahubwo cyane. The hula hoop make its debut in 1950s muri 56 it's fair in Schenectady, New York. umukobwa ibisubizo bya kera muri za 56 ibintu bamubaza ameze nk'uwari uhibereye byose abisubiza nk'uwari uhicaye barumirwa. Pega byiza. Cheese. Pie. Rebe. Uze hano bamutsinze. All right. Utsinze abari kurya. Let's do this. Oh, blood pressure. You smell something like your winning streak? Ase muze kuri kunsindisha meze bite? Dad, this family joke. What would happen first? Dad loses in trivial. No bwa mbere papa atsinzwe pe. Finally appears. Papa, uziko na Dera ashobora kugaragara none. Dera ni ibiki? You remember the comment I told you about? Uribuka ikibuye nakubwiye cyagombaga kumanuka? Named Della C 1981. After my grade. Yarumva? Uze kumbi icyo kibuye nimba twakituwe ni mu cyita kibona umwe kira kijya kimanuka. Della C. Ati rero papa yari yarakise ngo Dera. After my great aunt Adele. Yari yarakitiriye anti wanjye wa kera witwaga Adele. Mvi umukobwa yikanzemo. Jenny. For the win. Fatamo kubwo kubutsinzi. Was Albert Einstein presidency icyo gihugu muri 52 yatanze mu buperezida. Bose bareba umukobwa. Israheli. Umukobwa yumiwe. Yumvishe ko muzehe hari ikibuye. Nimba twakita inyenyeri zimanuka mwita kibona umwe kimanuka cyaka kibigire kikaya kugera ku isi cyagize. Ngo yakise Dela. It's okay. Kubwo yikangamo. Feel Dad. Muzehe urumva meze ute? Urababaye. I'm all right. Meze neza muzehe n'ubwa mbere atsinzwe muri iyi mikino. Mundi ne munyabwenge wabagina. Hako rino. Babarire gato ndi kuri phone.
ngiye kuba ntembera umukobwa mwambura n'akantu ko kunywa agende yitamo Yes. Let's look at rebe 10. umukobwa yaje hano muri iryo joro ndagira ngo mve amagambo umukobwa yaje hano nuko uyu mukobwa yakundanyeho n'uriya musaza nimba batari iki n'iki barakeka mu kirere haba inyenyeri zingana iki uzi yari hano mwisanzu 500 million. nka miliyoni 500 se Couple of $100 billion. ahubwo nka miliyari zirenga 200 kuri izo nyenyeri zishobora umuntu witwa Plato yizeraga ko buri bugingo bwose iyo bupfuye busubira mu kirere bukaba inyenyeri ngiyo wabayeho neza urabyizera oya ngende umunyesiyansi Plato yari umufilozofi yari filozofa baba filozofi bavuga ibitekerezo byabo n'abanyesiyansi bo ni fact ni ibintu bifite ibintu bigaragara bibijustifiye. Why did you name your comet after my mom? kubera iki yo comet wayitira izina rya mama wanjye cya kintu ngo cyagomba kuzamanuka mu isanzure yari yaravuze ko kizaza ku cyo cyitiriye mama wanjye iyi mibare yanjye iza kuba ari ya nyayo igihe nari nabaze closest approach to Earth of any comet in 200 years. cyari kuzasatira isi yacu byibura mu myaka 200 mu yandi magambo kimwe na mama wawe narabaza ariko mushaho gato na mama wawe naramubaze ndahusha. What does that mean? bishatse kuvuga iki ngo wahushije mama wawe navuga mama yumve ko ari uyu mukobwa ari kuvuga umukobwa yabeshye ko uyu musaza mama wawe habuze gato ngo mupropose mutere rivi naragiye ngura impeta yo guporopoza nyishyira mu mufuka mama wawe anzirika ku katsi aranderega nyagasani nyine naramuhushije uyu mukobwa buke twigeze kubona ukumva uyu mukobwa kera amenyerewe bitaga Dale ubyumvisha ari William ni umusaza She loved you too. nawe yaragukundaga mama wanjye kumbe muri make ni nko kuvuga ati nanjye naragukundaga kera ariko ntiyabimubwira muzeya maza tunese uracyangana gutya twe turashaje dusigaje zuba rimwe uti kubwo aracyari umwana mutaracyararanywa n'amayoga abakecuru bangana nawe ntibakinywa kubera muganga yazibakuyeho waracyitamo yaje hano uriya musaza ni icyamamarisha Harrison Ford yagukiniye filime byinshi za Indiana Jones zose Air Force One ari perezida iri ku gasobanurifilms.com uyirebe ni nziza koko ubwo uyu munsi ku gasobanurifilms.com uzajya wabona filime utaruzi buri munsi kugeza igihe website izaba itagikorera buri munsi mubona filime numvaga nshaka kubwira ukuri ntabwo njya nibaza ubuzima bwanjye udahari ndabizi nyeri cyo kintu cyanyu mushaka kumva ariko ndi kugenda ngukunda cyane Jenny kandi nta kintu nabikoraho umusore uyu mukobwa kumubwira ngo uramukunda azi ko mutazasazana biramubangamira sinzi ikintu nakubwira nawe aba yagukunze ariko akaba ati tuzasazana turamarana imyaka 20 ahitapfa bumusaza abona nkiraga 10 mbure n'ukuntu mbisobanura ntugire ikintu uvuga njye nakumenyesha guko niyumva rebe Zé, Rajan. Hello. Jenny. Do you know where everyone went? Wabuzana abandi bose bagiye. Kathy and Kiki went to the Kathy na Kiki bagiye ku isoko for a run. Okay. Eri yagiye kwirukanga muri siporo nyine. Bugging your hair. Oh. Ufite ikintu mu mutwe wawe ni igiheri. Ni igitwa dusimba. Akamukuraho. Arebye ku kaboko kuri mukobwa abona afite inkovu. Muzarikanga. Uzabona uyu mukobwa afite inkovu ku kiganza yikangamo. Please tell Alice I went for a walk. Ubwira umuhungu wawe Alice ko nagiye gutembera. Muze hari inkovu abonye kuri uyu mukobwa arikanga. Bigenze bite? Muze yari ikanzu y'umukobwa. Iriya nkovu kuki muze yibonye kikanga. Muze harashaje. Muze yaje hano. Baby.
yaje hano biramurenga biramucanga musaza ugeze mu zabukuru atangira kwirukanka muri filime muze yatangiye kwibuka kera ari mu ishyamba yasohokanye n'uriya mukobwa uyu twe tuzi muze yatangiye kubwibuka icyo gihe yari akiri agasore gatonya none dore arashaje uriya mukobwa aracyangana uko yanganaga muze yaraje anamena ko mwuba ufite akanegisi wawe ubikamo ibintu mukobwa uwo munsi yakoze impanuka bari kumwe akomereka ku kiganza Dera umeze neza uyu mukobwa kera yitwaga Dera niyo mpamvu muzehe cya kinyenyeri cyari kuzamuka mu kirere yari yarakise Dera yaramukundaga uzazana mu bikarito bye amubika ibintu byawe muri annex akuramo ibintu bya kera muzehe ariko yibuka umunsi umukobwa akomereka iriya nkovu neza mubonanye icyo gihe muzehe yari yagendanye United Gin amusuka ku kiganza kugira yica mikorobe yica n'izo mu nda shurika inzoka United Gin buriya ni umuti ntugire ikibazo ndakufasha ndakuvura muzehe icyo gihe yaramwidodeye yamudoze nta kinya muzehe ari kubyibuka iriya nkovu ni guta umwana ubundi yaba asa na mama we fotokopi 100%. ikindi akaba afite inkovu nidodeye na mama we akaba yifite ahantu hamwe bishoboka biti muzehe nibyo atangiye kwibaza genda muzi umuntu mwateretanye mwawubanye ntago wamwiyoberwa ntago wamuyoberwa nubwo ngiye ntarateretaho kuva navuka Excuse me. Hi. Tangiye kwibukana none uwo munsi Taking our photo? wadufotorara muzehe bw'umuntu ngabafotore biraza kuba ari sawa yuko umukobwa ntiyajyaga yifotoza 3 2 3 umukobwa yajyaga kwifotoza kamera nk'uwihishe muzehe arabyibonera neza ko uwo mukobwa uwo munsi bifotoza ifoto yari afite igipfuko hari ahantu neza abonye inkovu ku kaboko k'ibumoso n'uriya mwana ni hayimubonanye bino bintu bisobanuye iki ntago rega mama wawe niyo mwaba musa mwasi 100%. haba harimo agashusho ari kuriya ni fotokopi yigeze asaza ndagira mukurikire filime mukobwa yaje hano ari mu gashyamba muzehe yaragiye yubaka mu gashyamba ahantu heza cyane yaba ari gukatira mukobwa ari hano abona muzehe aramukurikiye mu ijipe muzehe avayo nabimenye namenye uriwe Adeline niwe Adeline kwiki umukobwa araseka fatani ikiganza cye iyi nkovu niya nkovu ni njye wayidodiye kwinginze mbwiza ukuri umukobwa atangira kurira baramufasha gute dusaza mwe nimusaze ni amayogasi William nta n'uruvi nari umukobwa afite William nari natangiye gutekereza ko nasaze mbona ari wehe ariko nkongera nkubona si weho gute bino bishoboka bite ko waba udasaza bishoboka biti muzara mwifatiye barateretanye simbizi twateretanye muri za 60 na kera nanjye nari umuntu nk'abandi nkura nyina ari umwana arakura hanyuma umunsi umwe birarekera gukura tugikundana numvaga nabikubwira cyane kiriya gihe ariko sinabishoboye wari ubizi nawe icyo leta ibimenye yankorera bari kugira amatsiko leta iyo bamenya ko udasaza bakakugira specimen bakajya gukora ubushakashatsi nk'isuzuma bareba uko umeze bahita bagufunga niyo mpamvu wagiye niyo mpamvu wansize uragenda urabura niyo mpamvu kuko leta imufasha ibyo nawe urabyumva bagushyira muri labo bakajya gukora ubushakashatsi ntabwo uzi ukuntu byambabaje cyane nanjye cyabimbabaza n'ubu ndakeka ndabyumva ukuntu nawe bikubabaza hari abasaza baba babasha kumva abantu nta muntu umwe wigeze ubibwira wapi iyo nza kugira mbibwira nari kubibwira umwana wawe Elise bisa nkaho nawe amukunda byibona nari kubimubwira
ntiwongere kwiruka ngo ugende ntuzongere kubona ndakwinginze kubw'umuhungu wanjye basi ntuzamusiga Adeline ndakwinginze iyi myaka yose wabayeho ariko nta buzima wigeze ugira ku bwawe no ku bwa Elise ntiwongere guhunga ngo ugende ngo nuko twakumenye sinzi ukuntu byagenda Adeline niwirukanke Adeline yarirutse iyo bamumenye itagenda ariruka muzera aravuga atagababaro wansigiye ubwo wansigaga ngasigara nta mukunzi mfite na n'uyu munsi muzera bakimwibuka ati umwana wanjye nawe wibimukora ngo umusige ugende gusa nanone umukobwa nawe afite impamvu zumvikana ariko ibaze kubana n'umugabo ufite imyaka wenda 30 ejo akuzuza 50 akibona ufite 20 na kirakana akagera 80 90 ijana akanapfa uwo kirakana gato wibuka afite n'umwana w'umukobwa uyu w'umukecuru tumukecuru muri uru rugo turabizi umukobwa yaje hano azinga ibye rangije siga yanditse n'akandiko hano nimbaraga asezera nimbaraga akagira gute yasize yanditse Katurori ewana nahise mfata pose mpamagaramento nohereza ibikoresho byose nk'amamikoro amasawundi kadi biki kugira ngo abakiriya mudukurikiye mujye muri ibintu bifite karite mwumva amajwi bintu bizima umukobwa yahise yicomeka mu kamodoka ke yahise yicomeka nagutinda Adeline wibikora wigenda Adeline, don't think about Alice, please. Yeah. Wibikora umwana wanjye ibyo wankoze uzera bizi ko umwana wari bubabare aho uzi ko wari uri mu rukundo n'umuntu watahuka mubura tuka yitumubura burundu yeah. Urebe hano yabonye akandiko kanditseho ngo mbabarire bino ntago nabikora uyu musore yari umuvuye muri siporo ageze hano asanga imodoka yashiriwe yagiye yandikiye ati ibintu byashoboka muri make byo gukomeza gukundana papa ari hehe yagiye yaje kureba imfunguzo z'imodoka kandi nta nubwo azagaruka mwana wanjye byagenze bite What is this? Bini biki Dad, what the hell did you say to her? Papa wamubwiye ngo iki byatumye agenda wamubwiye ngo iki She can't explain. ntago yabasha kugusobanurira papa ambwira ikintu yakubwiye She's not capable. ntago ashoboye agashoboye ikize agashoboye gukundana muri make twe turabizi cyangwa kubaka ntagashoboye guhinduka muzerwa yabwiye ntagashoboye guhinduka ntagashoboye guhinduka n'ubu yongeye aragenda kwereka yise mwaka urufunguzo nawe mukurikire umukobwa dore nguyu n'ubu yakunze umusore ariko nyine akabura ukunda bigenza Elisa ari kugenda muhamagara umukobwa nawe ntiwamurenganya umusore yese azinga uramukunda Son, mwana wanjye umva amagambo listen to me. banza unyumve Do you love her? uriya mukobwa uramukunda Yes. yego How do you know? ubizi gute ko umukunda Dad, I don't... papa simbizi It's a simple question. ubajije ikibazo cyoroshye How do you know? ubizi gute ko umukunda uriya mukobwa Because nothing makes sense without her. kubera ko nta kintu kimwe gisobanutse iyo adahari nta kintu mba numva gifite akamaro iyo adahari wumvisha amagambo ariko ati kuntu nzi kuri mukobwa mukunda nuko iyo adahari nta kintu kimwe mba numva gifite agaciro cyangwa gisobanutse ibintu byose mba numva ari umwanda Katurore undi nubona umuntu adahari ukumva akazi ukabona n'amafaranga ufite n'imitungo yo ukumva byose nta kintu bikubwiye kumva ibintu byose ntibiryoshye kuko uwo muntu adahari ngo buriya biba ari by'umukobwa yakomeje kugenda atekereza ubuzima yanyuzemo atekereza Elise tekereza umukobwa we arababara niho ari kugenda arira yaravuze ati bino bintu bituma nangana n'abantu beza afashe urugendo aparika hano
paritse hano bitekerezeho. Muzemubwira ati nubwo ubaye hiriya myaka yose ntago wigeze ugira ubuzima byibura ngaguma ahantu hamwe atuje afite umugabo abana. Ibintu byanyu byo kubaho nk'ingegera muhora mwiruka mu tubari no mu bakobwa. Buriya n'ubugegera mushaka abagore mwubake. Njyewe ngiye mundeke. Sorry, I didn't mean to wake you. Babare ntabwo nashaka gukangura. Byose bimeze sawa. Oya, nibiki hamagaye umukobwa we. Wavuze ukuri, nta kongera kwiruka. Mama nzaguhamagara ejo. Gusa nishimiye ibyo kubyumva. Cyecuru mbwiye ati ibintu byo gukomeza nk'umuhura n'abahungu n'abakunda nk'abahunga nkiruka ni bibi. Ngiye gusubira inyuma nkundane na Alice. Mukecuru bitekereje asanga na kumukobwa, mwana muto. Abitekereje asanga namamvu yo gukomeza kwiruka. Akwiye gukata akajya gukundana n'uriya musore. Ntaho uzikana ibyo reka nyende twikundanire nka Jacques na Rose. Mukobwa akata imodoka. Dukiza imodoka baramwambara kwa gukata mu muhanda utabanje kureba buryo n'ibumoso za perimi zanyu z'injyogo. Mukobwa baramwambaye. Ikimodoka cyamukubise. Bya bimodoka byiza cyane bikomeye. Ikimodoka kimaze kumukubita ifite bya bitara. Urebe. Ikimodoka cyaramugonze kita kiniruka. Hari umuntu kugonga kiruka akavuga ati haha leta itazanabimbaza. Umukobwa bamurengeje umuhanda. Dore baramugonze n'imodoka yisohoka amagwa hano. Wibuke muri iryo joro, wibuke Adeline. The moon is responsible for much of what takes place on the surface of the ukwezi buriya kugira akamaro n'uruhare rukomeye cyane mu bibera ku isi. moon in 1178. Hari ikibuye kigeze gukubita mu 1100 mureke dusubira inyuma we turebe neza. Responsible. Muri hangana. Moon is responsible. Ati buri kwezi kugira uruhare mu bintu byose bibera kuri iyi si yacu. Ati hari ikibuye cyangwa se inyenyeri yigeze guturikira ukwezi mu 1100. The result cause extreme yaje guteza lunar phase and uburyo ukwezi kwagaragaramo muri Tierra del Fuego 3% rise in the mean tide on ati ibyo ngibyo byatumye 23% bihinduka off the Pacific ndetse bizamura imiraba kuri metero zirenga 200 molecular ionization in the atmosphere. Ibyo ngibyo byaje gutuma n'ikirere cyaho hantu gihinduka cyane aho hantu ukuntu hasanaga ari kandi hasi. Ibyo bintu byabaye mu myaka 78 ishize in this part of Sonoma County. Ari nabyo byatumye ahitwa Sonoma County hagura ubura kandi kitari igihe cy'urubura cyo kugwa. Stages of hypothermia. Amagambo y'ibintu nk'ibyo bibaye bishobora gutuma urubura rugwa ahantu kandi hatari mu gihe cy'urubura cyo kugwa. When this fails, it will decrease the flow of blood to the extremities. Ibyo ngibyo bibaye bituma amaraso amanuka cyane. Ndetse abasirikare b'umubiri bakagenda bacika intege. Umukobwa nawe ahantu yarari hatangiye kugura ubura kandi ntabwo cyari igihe cy'urubura. You're dying. Icyo gihe umeze nk'uri gupfa ariko utabizi. Urubura rwatangiye kugeza. Stage ya nyuma iba. Breathes only once or twice a minute. Nuko nanone umuntu abahumeka nka rimwe byibura mu munota. Iyo kugira umenye kuri gupfa uhumeka nka rimwe agashira umwanya utarongera guhumeka ugenda umeka gahoro gahoro. Umukobwa ahantu ari hatangiye kugura ubura. Kandi hago hari mu gihe cy'urubura. Bino ni ibiki? Ni ibintu akenshi byabaye ku kwezi bita bigira ingaruka kuri iyi surface y'isi dutuyeho. Hano hasi. Uri mu nzira agenda. Arabo yabonye hano umusaza n'umukecuru rebye hakurya abona imodoka yashiriwe urubura ruguye kitari mu gihe cyo kugura ubura rebe yaje hano Jenny at 10:07 p.m. saa 4 z'ijoro Adeline Bowman core temperature had dropped. Ubushyuhe bw'umubiri bwe bwaramanutse bugera kuri 47 dogere uyu munsi bari kutubwira her heart umutima we stopped beating. Urekeraho gutera amagambo sore aramukanda biranga neza nka bimwe byamubayeho n'ubundi byarongeye biraba umukobwa yarongeye umutima urahagarara ntiwongera gutera umutima warahagaze ntiwatera kandi hano hantu hari n'ubukonje ari kugurubura umukobwa sore yaragerageje biranga. At last, at the age of 100 bwanyuma na nyuma ku myaka imyaka 107 Adeline Bowman yarapfuye ku myaka ye 100. Arabayise baza gutabara byihuse ku myaka 107 umukobwa niyo myaka yari afite
yitabye Imana precisely 10:09 yapfuye hasaga saa 9:09 placed 2 defibrillator paddles nanone ngo mwimva amagambo ngo umukobwa yarapfuye amaze gupfa ngo hari abandi bahise bahagera babandi nyine b'abaganga ngo bazana 2 defibrillator paddles bya bindi bagukubita defibrillator paddles bya bindi kwa muganga bagukubita bagushitura imeze nk'amapasi Bowman's chest barabizana bishyira mu gatuza ka Adelaide Bowman seconds barangije bara amasegonda 5 volts of electricity barangije bari kura volt zirenga 750 z'amashanyarazi kugira ngo bare ko bamushitura baramushitura po bimeze neza nk'amashanyarazi yiza kumukubita umukobwa ntiyongere kujya saza uyu mukobwa umutima uragazi abaganga mukubita barongera baramushitura bamukubise defibrillator paddles baramushitura hara kwa muganga baragushitura umutima bakawushitura ngango yapfuye hari uranapfa bagakomeza bashitura umurambo bashitura mukobwa barungiye baramushitura agaruka ibuntu umukobwa ni muzuka ubusu bwa kabiri bimubayeho katorore yararebye abona umukobwa arongera azutse gusa umukobwa yari amaze gufata icyemezo avuga ati noneho ndagarutse ndetse tugiye kwikundanira nta mpamvu yo guhora nirukanka nzaba mbimusobanurira impamvu ntasaza umukobwa agejeje imyaka 107 arutana wa musaza we haruta abantu bose How is she? Just run a series of tests. Twamupimye cyane. Any long-term damage? Nta kibazo gikomere gihambaye afite muri we n'utuntu dusanzwe twinyuma. Yakangutse najya kumureba. But you might be able to get in a few words. Yari karana ni umuvugisha utugambo duke. Nturondogore. Jano. Zarebe wagwana. Do. Mukobwa. Dora ahantu ari. Hey, biti. Jenny. Mukobwa niko yamubeshye yitwa biti. Yise Jenny Larison kugira ngo ajisha abantu ariko amazina nyakuri ni Adelaide Bowman. I know why you ran away. Ubu nzi impamvu wari wirutse ugiye. Ni iyihe? Urayizi? It's because of what I said to you last night. Nukubera amagambo nakubwiye ijoro ryahise ko ngukunda cyane. I loved you. Nukubera ko nakubwiye ko ngukunda, sibyo? You were that scared. I shouldn't have been so. Mvumvumvurikira. Yo. Katururi. I love you too. Nanjye ndagukunda. Yeah. Do. There's something else. Hari ikindi kintu nshaka kukubwira. What? What is it? First. Izina ryanjye. My name is Jenny. Amazina yanjye ntabwo nitwa Jenny. Icyo wicara ukizi. Mukobwa nicyo kintu cya mbere yamubwiye. Ati burya ntabwo nitwa. Mukobwa ari hano. Ari hano. Hari uwinjiye byagenze bite? Nta cyabaye ni impanuka yabaye. Hey, I'm better than fine. Meze neza ahubwo ndakabije. This is Ellen. Witwa Ellis. Sheri wanjye. He's the man I've been telling. Uyu ni wa mugabo maze igihe nkubwira. Tom bebe. Bari ku mwana w'ukunangana n'umukecuru. I'm Jenny's grand. Jendi nyogokuru wa Jenny umva kubeshya. Jenny kandi nzi katitwa Jenny yabimbwiye ngo ni nyogokuru wa Jenny. Ngo ni nyogokuru wa Jenny. Nta nubwo yavuga ngo ni mama we ni nyogokuru kubera ukuntu ashaje. We bimeze bite? He knows. Arabizi ubu. Arabizi azukuri. Nyagasani. Azukuri.
umwana arishe arabizi yego yabonye byibuze umuntu wa mbere abashe gutinyuka akabwiza ukuri umwana yararize arabizi ko ndi umwana wawe ubu rero agiye kuba papa wanjye ubu ni mukase haryo bamwita ni mukanyina mukase aba ari umugore mama yashatse undi mugabo ari mukanyoko uyu mugabo nagiye kumbera dadi mami yewe ni dadi sinshaka kubangiriza ikiro ariko reka mbashimire mwese kuba muri hano njye na Kati madamu wanjye turabishimiye ndetse ni byiza kuba muri kumwe natwe mudufasha guserebura imyaka 40 tumaze dukoze ubukwe mura n'uyu mugore rero dukundana aho hari mu myaka ya kera icyo gihe nari mfite igitekerezo cyiza cy'ukuntu ashaka gukora akazi kanjye ariko nari mfite igitekerezo cy'ukuntu nakora akazi kanjye ariko ntazifite igitekerezo kivuga kiti nimba umugabo nzaba umugabo umeze gute uyu mugore uburyo yafasha akiyegurira urugo rwacu n'ubukwe bwacu akamakarita y'urukundo ruhambaye rwe nibyo byanyoboye mu kumva ko nta kindi kintu gyambaye cyari muri njye muri ubu buzima cyakirenze namukorera usibye kumubera umugabo mwiza ndetse na n'uyu munsi ndacyabikora ngo ndebe ko naba umugabo mwiza ushimishije n'umugore uyu rero uri hano ni Kati tumwemo ku bwa Kati akaba urukundo rw'ubuzima bwanjye ni muzehe na mukecuru tuyu nguyu ni ubugingo bwanjye ndetse ni na mama w'abana banjye ati nabonye igihembo naho umugore wanjye ari ukumubera umugabo mwiza barakwereka hashize umwaka biriya bibaye biriya byose bibaye umukecuru ari hano turi 2016 yazanye akabwa hano ni wa mwana ni umwana nyine Hey you guys, we mugire vuba you're going to be late for the event. muraza gukererwa hano mugiye Oh, ngiye niteguye iminota 10 ishize basigaye babana n'umwana wabo mu rugo dore mama dore umwana I just need to sit. urabizi mfungira hano You don't want to come with us. ntabwo ushaka kuza ngo tujyane oya ntago nzi I've got my date right. Jesheri wanjye turi kumwe hano aratizire mu mbebe uyu warashaje none se kibirora ari iby'abana arabajye Grab my clutch. ya ciao do ya jano ari mu nzira agenda icyo yabonye arongera cyane itara agaruka hano aza kwireba mu misatsi yirebye mu misatsi yirebye neza abona uruvi yipfuye uruvi rwa mbere kuva yabaho mukobwa menya atangira no kujya saza bya nyabyo we yipfuye uruvi n'inzara ze zirebye abona zitangiye kubiza abantu bakuru noneho urabona ko atangiye kugenda akura yarebye uruvi hano yes yarishimye menya noneho yemerewe kugenda perfect niyo magambo yavuze bisa nkaho none agiye kujya saza wa munsi Adeline umutima we bawushiturisha bya bikoresho byo kwa muganga bya defibrillator paddles nanone mu turemangingo twe byarongeye bya bindi byari birimo byatumaga adasaza byari byaragiyemo cyagiye ubwe nkuba yakubitaga byaseye nk'ibishizemo noneho arongera mu muntu wa nyawe agaruka muri cause ya aging ndetse binasobanuye ko uwo munsi muri 1981 nibwo ya kometi yamanutse ariko izikerereweho bisobanuye ko n'uriya mukobwa byari nk'ibigaragaza ko yari uwo kuzasaza ariko yari yarakererewe kuzasaza katururi cyagibwa mu kubitaga amashanyarazi bamushitura ejo bundi akoze impanuka byahise bipfuburizamo bya bindi by'ubushize umukobwa nawe atangira gusaza ngo ndetse we na William bahita bakomerezaho bibanira neza ubwo urumva umwe yagombaga gusaza n'undi agasaza ciao gusa nanone babyeyi hano hanze hari ishuri ryagabanije minerval abana bishyuraga ryigisha imyuga
amafaranga bishyuraga bayagabanijemo kabiri kandi bakwigisha imyuga bakaguha certificate yemewe mu gihugu ku rwego mpuzamahanga ituma aho wayijyana hose utabura akazi amezi 6 n'ubundi amadiplome yanyu ari kubahombera reka mberekere iri shuri ryigisha imyuga mu gihe gito ukajya ku isoko ry'umurimo uhagaze neza. Kigali International Art College, ishuri rya mbere ry'ubugeni ryigenga mu Rwanda ritambutse ubumenyi ngiro mu masomo akenewe hanze ha ku isoko ry'umurimo. Mutambuka rero mukarishya ubwenge muri creative art, video production, photography, graphic design, web design, software development, computer hardware and maintenance, electronic services, CCTV camera installation na music. Iri shuri ryakira barangije icyiciro cya mbere n'icya kabiri cyayisumbuye ndetse na kaminuza yemwe n'abacikije amasomo. Ifasha kandi abanyeshuri kubona scholarship zo kujya kwiga no mu bindi bihugu ndetse ikanabafasha kwigira kure e-learning mu bindi bihugu. Wicikanwa n'aya mahirwe gana Kigali International Art College KIAC ikorera i Remera ku Gisimenti mu nyubako Yusa Plaza muri etaje ya mbere. Kwiyandikisha ni mu minsi y'akazi. Sobanuza kurushaho kuri 0783 cyangwa 0737765072. Wanasura urubuga rwacu ari rwo wa3.kiak.ac.rw. Kigali